Papa we ntiyahise apfa ku kanya. Yego. Basize bamutemye yamutandukanyije umuntu ariko we ntiyapfa. Ariko mama we baramutandukanyije cyane buri gituta n'inyama kwacyo. Urumva ibyo bintu narabibonye. Uwo narindi we mbere yaho, mbere y'uwo munsi. Ntago ari we nasigaye ndi. Ntangira kujya mu inzoga sasa. Ubwo bakabazi ngo ni inzoga ariko batazi ibindi mu batazi impamvu byose bo bazi ngo ni inzoga no kunanirana kumbe ni ibikomere wacu bajyaga babitegura nk'inyama nziza zidakaranze bambe zikaranze zitarimo amazi twatuyoga two mu ducuma tw'uducwende ngewe nk'abari nge mbyinywera nkabirya nkabihisha bakavuga ngo nyabingi yariye kumbe ni nge wabiriye aho ngaro magize waragiye bakabyibu bakavuga ngo nyabingi yariye ngo bakuru bariye we ngo bariye ni handi naririmbye ngo waminduriye amazina kubw'amaraso yawe wamwiye kwa nyabingi nge sinkibarizwayo uvuze ko washatse guhana perezida kugeza no gukusamutira mwana gahora urakifuza guhora nawe cyane kandi mfite ikizere ko tuzanahura. Perezida wacu n'umubyeyi nzi neza ko muzahura kuva narahuye na Yesu ngahura n'Imana yo mwijuru ikanyemera n'igihugu cyanjye kizanyemera n'ibyangombwa nzabibona. Nukuvuga ngo nta byangombwa by'u Rwanda urabona? Nta bihugu bifite iby'Ubuganda. Yes, nibyo gashukashika gakomeye kudihitamo. Muri Imana akomeze kubana namwe ndabasuje hano se nkamuhere mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuza muri Imana abomeho cyane kandi ngubwiye ati uri mu bibazo uri mu byishimo menye ko ibyo gucamo byose Imana yabyemeye iba itabyemeye byaca n'ahandi gusa ko Imana yemeye ko bikugeraho ni ku mugambi wayo ishobora kuba byakugeza ngo bikwigishe cyangwa se byigishe umugenzi wawe ku ruhande gusa nuko tumenye ko ibyo ducamo Imana iba yabyemeye itabyemeye anabicisha n'ahandi. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana MUTESI. MUTESI mumeze muti? Meze neza. Ndashimira. Murakomeye? Yego. Twagusuye. Yego mwakoze nabishimiye. Tutaragira kure mvuze zina MUTESI ariko reka abantu badukurikiye bagirirwa amahirwe yo kukumenya birambuye. Yego. Wakwibwira abantu. Nitwa MUTESI Delphines. Ushaka kuvuga Delphina cyangwa Daphine. Delphines. Yego. Hanya niryo nafashe navuga ati MUTESI Delphines. Yego. Twari tumenye ka kantu ka S wengira inyuma. Mu gifaransa ngo kaba kongera mu bwinshi. Ntabwo nzi impamvu nyine byavuye ko ngiye gufata ibyangombwa by'Ubugande. Delphine ngira ngo hari byarabananiye biyandikira Delphines ntabwo mbizi. Ariko nyine ubwo ni Delphines. Iki gitondo umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Amahoro Imana akomye. Yego. Nuko niyo tubonye bwakeye cyo dushima Imana. No munsi abari mushya ku buzima tugomba gushimira Imana. Niyo mpamvu buri muntu wese akaba yagira ishimwe ashima Imana. Kavuga ati Imana ishimwe kuko ndiho uyu munsi. Nanjye nongeye mbaho nagiriye ubuntu Imana ihabwa icyubahiro. Nawe udukurikiye uramutse uri muzima cyangwa umva umerewe neza shima Imana. Shima Imana kabisa kuko ntabwo biba byoroshye. Hari abantu benshi bahuye n'ibibazo ku buryo butandukanye ariko nabo ntitwabuza gushima Imana burya dushidora dushima Imana kuko natangije ijambo mvuga ati ibituba byose Imana iba yabyemeye. Twagusuye iwawe mu rugo rero. Yego mwakoze nabakiriye Imana ibamugisha. Ako natwe twakire kuri Gona Reke TV. Yego. Byagaciro. Mute indirimbo yawe mperutse kubona. Ayivuga iki yasohotse? Fata unkomeze. Fata unkomeze. Ko mfite n'indi muri studio ariko yasohotse nyine ubwo ni mfata unkomeze. Yego. None kuvuga ngo ugiye kuba umuhanzi ukomeje. Yego ndi umuhanzi ukomeje kuko indirimbo zanjye n'ubutumwa ni umurimo w'Imana. Icyo nahamagariwe ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa. Ntanga ubuhamya nkavuga aho narindi narakizwa nkavuga aho Yesu yankuye naho angejeje mbese ndi umukozi w'Imana kandi ukomeje ubuzima bwanjye bwose. Iravuga ngo fata unkomeze mwami ntazasubirayo. Aho wankuye hari kure hari habi hari hakomeye. Hari hakomeye. Okay.
iriya ndirimbo ujya kuyandika ishingiye ku buzima bwawe nyakuri cyangwa ni kwako niko bahanzi bandika bakurikije n'ibintu bitubaho muri iyi si? Oya, iriya ndirimbo ni njyewe n'ubuzima bwanjye. Uriya ni true story? Yego. Ni njye wivuze, nta wundi muntu navuze. Ntabwo ari ibintu nahimbye ngo wenda ndimo kureba ibintu biri ku isi cyangwa ngo iki. Ni njyewe wirebye ndangije ndaniririmba mvuga we Yesu yankwe, nimba warayikurikiranye neza iravuga ngo ndavuga imbabazi zawe mwami washyize kuri njye. Uwo rero ni njye. Ikongera ati akira ishimwe ngushima mwami wanjye rivuye mu nda y'umutima wanjye. Uwo ni njye. Nkongera abana mfata unkomeze ntazasubirayo, hari aho narindi hari hakomeye. Uwo ni njye. Nkongera avuga nti ushize impumu ibagirwa icyamwirukansaga. Nutaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Utaranirwa agaramye nari ndwaye irankiza. Uwo ni njye. Nta wundi navuze rero muri ya ndirimbo. Mu magambo make wowe wanizwe ugaramye. Turagira rero ngo iriya ndirimbo niba ari ubuzima bwawe mu by'ukuri abantu bashobora kuyikurikirana kuri MUTESI Delphines kuri channel yiwe ya YouTube. Sinzi niba ari n'ahandi ica. Oya, niho iri kuri mfata unkomeze by MUTESI. By MUTESI. Yego. Munageraho mugakora subscribe, mugakora na share, mugatanga na comment n'ibitekerezo n'izindi nkunga zose zo gushyigikira umuhanzi nazo mwanazikora. Ubwira ndirimbo turagira ngo mu by'ukuri ubwo buzima bwawe wagiye ukandika mu yara ndirimbo ni mu minota 3 wabyanditse cyangwa 4, kuko indirimbo ntagerenze iminota 4 cyangwa 5 gutyo. 6. Ariko bishobora kuba ari ikintu kinini kushuka uburyo kirambura umva wagiye ufata amagambo makeya. Ubundi ni cyamake y'ubuzima. Ko ubuzima bwanjye bwo bwavamo indirimbo nka album 2. Album zanarhenga. Ufite gahunda yo kuzikora se za album? Hamwe n'Imana nimfasha ikananshoboza kuko no buhamya mba ntanga no butumwa hari benshi bimeze babyumva bagahinduka. Yego. Kuko ni ibintu byabayeho bitari byo kubeshya. Imana rero nimfasha nabwo nzakomeza mbutange n'ibindi, nzakomeza ndirimbira Imana, nzakomeza mvuga neza yayo, nzakomeza mburira abantu. Mbese ni umurimo w'Imana kandi nzawukomeza hamwe n'Imana. Amen. Turagira ngo tuze kuvuga ko urwo rugendo rw'ubuzima cyangwa se uze kuduha ubuhamya gatoya. Nubwo iriya ndirimbo nawe ubwawe ari ubuhamya, nawe ubwawe ushobora kuba wizi kuri ubuhamya. Tutaratangira gato turagira ngo dutangize isengesho, tutangiye mu gice cy'urwo rugendo cyangwa se ubwo buhamya. Yego. Twadusengera. Uwiteka Mana nziza, Imana ishobora byose, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi no kugira neza. Ndagushimye kuko ari wowe Mana ikwiriye. Ndagushimye kuko uyu munsi turiho turi bazima mwami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyaguhora ku ngoma ndagushimye kuko wampinduye ukambabarira ibyaha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nkora ngushima nishimye gice mu mutima wanjye ritajya rivamo. Nkavuga ni Imana ushime kuko wampaye agakiza k'ubuntu mwami. Ndagushimye kuko wangize icyari mu gishya. Amen. Aka kanya ndi imbere y'ubwiza bwawe, ndi imbere ya kamera mwami. Ngiye kuvuga amagambo, mvuge aho wankuye, aho wangejeje mwami. Haleluya. Mvuge uko ndakakanya mwami, mvuge uko narindi data mwiza. Hari benshi bariyo, ndabingingiye mwami Imana yanjye, ndabatakambiye kugira ngo abazumva ubuhamya bwanjye mwami bakumva aho narindi, aho navuye, aho wankuye, bakumva neza yawe n'imbabazi zawe n'urukundo no kugira neza mwami. Uzabahe guhinduka. Reka ntaba ari ngerero mwami ugiye kwicara ahangaha nkavuga, ahubwo umwuka wera nyobore mwami, amvugisha ibikwiriye kandi by'ukuri byanabaye data, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero kuko uri Imana itunganye, bigusabye nizeye, izina ryawe rikomeye n'imbaraga zawe zo mu ijuru Jehova, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. MUTESI rero tugiye kugaruka ku buhamya bwawe. Ubundi tubwire neza, ubundi iyo tugiye gutangira ubuhamya ndatekereza niba inoze ubuhamya bwa kuri album nka 20 cyangwa zingahe, ubuhamya urumva ni ikintu kirekire.
yego ubuhamya tubutangira tukiri abana ubundi tubwire ubuhamya bwawe bumeze gute ubundi nkuko nabikubwiye ubuhamya nkoze indirimbo mu buhamya zanarenga album n'ebyiri ni ukuvuga ngo aka kanya ngiye kukubwira ubuhamya njyewe mutesi ndinde ese nabaye mutesi gute ngiye kukubwira igice cya mbere nyine cy'ubuzima bwanjye kuva ndiho menya ubwenge uriho umenya ubwenge nta kibazo twagiye njyewe mutesi wicaye aha yego nitwaga Nyirankima si Nyirankima susu tw'utunyamaswa tujya ku oya ni izina ry'umuntu niko nitwaga akari utunyamaswa twitwa inkima turiho yego turahari muri ubwo wasanga sinzi ubwo baragendeye kuba ko bari batuzi yego navutse rero tuvuga turi abana 5 tuva inda imwe twese turiho ndabishimira n'Imana yego ubwo reka ngutangirire wenda aho namenyeye ubwenge yego 94 nari ndi umwana muto yego mfite papa na mama wanjye yari umugore wa kane mu papa wawe yari yarashatse papa wanjye yari yaragiye atunga bose yari we mukuru mama wanjye niwe yari umugore muto yari umugore mutoya yego 94 rero ntagiye kure aho ubuzima bwanjye bwatangiriye nkagira n'ibikomere nkabigishitani singira amahirwe yo gukura nk'abandi bana yego ngo nanjye mbeho nk'abandi yego ariko ndabishimira Imana kuko yabindindiyemo akaba ari nubwo buhamya mfite aka kanya Frank ararimbye ngo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo iryo ni ishuri ry'ubuzima bwanjye ngiye kukubwira uko nabayeho nibwo buhamya bwawe bw'ejo ni ukuvuga ngo 94 intambara yarabaye iratangira bari guhiga abatutsi turihisha mama akajya tujyana kuduhisha maze ijoro rimwe yagiye kuduhisha ahantu twitaga ruguru ni ahantu bw'iwacu nyine mu isambu n'ubundi ya kwa papa umuntu umwe arahantu dusanga nijoro aramubaza ati jyana abana mu rugo nanjye uyu munsi ndi ku irondo ntacyo muraba aho ni he kugira ngo abadukurikiye ihuro ubundi tuvuga ihuro mu murenge wa Muhondo ubu ni mu karere ka Gakenke kera byari mu Musasa iruri byari mu Musasa ako nyine ibintu byagiye bihinduka ego ariko tuvuga ihuro ubundi twagize n'abo bantu badukurikiye bari aho ngaho nabo baze kumenya ko mutesi akihari kandi Imana ihuro tuvuka ni kwa Bitarure niwe wari papa wanjye yego ariko nawe ntakiriho nyine barapfuye yego ubwo muri iryo joro mama yadusubije mu rugo agiriye icyizere uwo muntu wari umubwiye gutyo dusubira mu rugo tukimara kugera mu rugo nibwo ibitero byahise biza wenda turagera kure mama wawe na papa wawe bari bitwa mu kiko abantu badukurikiye ngo baze papa wanjye yitwaga Bitarure mama ariko azwi ku izina rya cyoya nyine ariko bamuhiye mama wanjye yitwaga Mukamuhigirwa konsiliye ibyo bitero bimaze kuza rero sasa baraje bakubita urugi yego abana twese twari turyamye ariko njye bagikubita urugi gutya nararebaga buri kimwe njyewe batemaguye mama wanjye ndeba bamwica urupfu rubi mama bamutemye umuhoro wa mbere wo mu nda aravuga ngo ahwi aho ngaho wari ufite imyaka ingahe 6 abo umaze kuba mukuru kubona ibiri kuba yego barangije baramutemaguye mama yari afite umusatsi mwinshi yafungaga ibituta 3 baramubagaguye buri kituta kikajyana n'inyama papa ati papa bahita bamukubita umuhoro gutya batandukanye umuntu David nagize ubwoba narindi umwana muto nagize ubwoba inkari zincamo ndinyarira inkari zidahagarara
kubera ibyo bintu ubonye barangije umwe abaza mugenzi we bose narabarebaga se nimo ko bavuga amazina abana tubakorera iki uwo nguwo yari uwo mu muryango wacu uwo muntu waje kubera nyine abantu ngiye baje kwica mu rugo bose twari duturanye yego twanahanaga n'igikatsi yewe igikatsi kimwe gisigara bamaze kwengwa twasabanaga n'umunyu arangije aramubaza ati ariko se ubundi ababo tubakorera iki yego ngo ubu ngubu n'ubundi nabwo burapfa ngo yitaye abana abakurani bake pe ni nk'Imana yaturinze yego nuko ntiyatwica twebwe barasohoka barigendera bamaze kugenda papa we ntiyahise apfa ku kanya yego basize bamutemye bamutandukanyije umunwa ariko we ntiyapfa ariko mama we baramutandukanyije cyane buri gituta n'inyama kwacyo urumva ibyo bintu narabibonye uwo narindi we mbere yaho mbere y'uwo munsi ntago ari we nasigaye ndi ni ibintu byose byicara mu mutima wanjye noneho mama yari afite umwana w'amezi 4 w'uruhinja noneho we nta nubwo banamutemye nta n'umuhoro wamugezeho umwana yabaye amaraso gusa arigaragura mu maraso yanyweye amaraso mbese niko navuga yego ararira haye numva umwana aririramo ndangije ndagenda muvanamo yuzuye amaraso nawe baramezana nta kintu yari yakanyweye yari amashirika gusa yego ako kanya ngewe niwe nahise ntangirira ubuzima bukomeye navuga ntaho se ni nawe ubwana bwanjye bwahise bugendera ku myaka 6 sinongeye kuba umwana nahise mba umubyeyi ku myaka 6 ubwo mu gitondo urumva bwahise bucya kubera bamwishe ari ninjoro bwahise bucya barahamagara abantu baza guhamba pe baraje n'abamwishe baraza urababona mama baracukuye icyo bamuzingira mu kirago bamushyiramo mu kirago nane ubundi reka nkubwire pe Imana ni nziza nabaze mvuga nti ngewe abantu barabashyinguye mu cyubahiro abantu bafite ahantu bari abantu babo bakababona yego ariko twebwe mama wacu ahantu aryamye n'ahantu habi mu ishyamba nimba nuba amahinda ataramutwaye simbizi ahantu ashyinguye yego ariko ibyo tubiveho ibi ngibi ndabivuga abankurikiye babyumva ibi mbivuga kuko ari ubuhamya ni urugendo rw'ubuzima bwanjye ariko nshima Imana kuko yashoboye kunkura hari ahantu naririraga buri munsi ikaba yarankiza ahangaha ndi uyu munsi Imana ishimwe kuba yarakubohoye Imana ishimwe kuko Imana yankijije ibikomere mu mutima yego ndimo kubivuga nka gutya biragaruka nkumva nongeye ndabyibutse ariko bikanamfasha kuko byarambitse mu mutima wanjye yego kuko ubu Imana ikimara kumbabarira ibyaha byanjye nanjye nababariye abantu bose ubwo nuko ngo nta muzi w'umujinya uri mu mutima wanjye hoye okay bamaze guhamba ako kanya baracukuye nyine bazingira mu kirago bamushyiramo abashaka imyenda ye barijyanira bamushyiramo nyine gutyo tu twari dufite ibishyimbo munsi y'urugo abantu barisoromera batitaye kuko turi aho ngaho turi bato nawe baze nari mfite imyaka 6 nyuma yanjye hari abandi 3 urumva bari bafite ingahe twarutanyagwa imyaka 2 nyuma yanjye hari ufite 4 undi afite 2 undi afite ameza yego abo bose ninjye wahise ubashyira ku mugongo wanjye twari dufite umuryango twari dufite muka data wacu abari baje bose gushyinga nta n'umuntu n'umwe wavuze ngo reka afate urwo ruhinja bivuge ngo kuko koko ni twana dusigaye ariko nyine ipfuye natwe turahita dupfa ariko hashimwe Imana yo mu ijuru Mana ushimwe ndagushimye Imana yaratureze iraturera
iranadukuza kandi dusa neza pe uranatsa nabi n'abandi rero niko bameze garagara neza no wakona ntiyamenya ko aciye muri ibyo bintu Imana yaratureze ahantu nasomye muri iraheza ngo Imana sandurinja reba irarubwira ngo baho natwe Imana yaratubwiye ngo mubeho kandi tubaho Imana ishimwe ndagushimye Imana ndagushimye ako kanya umwana yararize yaduha amazi yo kunywa y'umugezi none hari umusaza umwe witwaga Baziri Imana izamuha umugisha Baziri yarandebye aravuga ati rero wa mwana yego ujuza ufate litiro y'amata uwo Baziri ni umusaza wari ushaje cyane ngira ngo ubu yaranapfuye ariko Mana wumva icyo gihe niwe yarashaje kuva mu 1994 niwe ubikiraho abantu imirimo bakora ni nawe uri Imana mu mana bwawe Baziri uzamwibukireho ko yaturengeye yaraturengeye Bazira duhe litiro y'amata ubwo nanjye ndi umwana narayizanaga nkayiteka yego nkanywaho barumune banje bakanywa ubwo nawe bararitiro nadusigaye nkaduha wa nyine nkaho wa mwana kamwe udusigaye natwe tukaba turashize nta bundi bwenge nari mfite bwo kuvuga ngo wenda twebwe nitunywe kandi natwe twabaga dufite inzara twagize inzara twari dufite inkoko itera icyo gihe David twateka igi rimwe urumva tugateka n'isafuriya y'ibijumba ibijumba twese tukajya dukoza kuri ryagi gupfunya agapfunyu gutya David nababona kubwe ngo ubuhamya bwanjye ni burebure hari icyo ugenda wibuka ukibuka ukavuga twaciye mu buzima bubi muri iyo minsi bubi abantu bakomeza kwica abantu ukajya kubona ukana bavudukanye umuntu baramwishe yo ariko ubwo batari bica na mama hari nabandi nanone bari bica aho ngaho iwacu nabo barazaga bahagera bakibuka kuko wenda hari yabagaburiye nyine nka kwa kunda abantu ntago bayi bakanga mbese kumwica ku kanya bakamaza ngo kwa kana kabo bari hehe wabatutsi bene banyu yo kumusenyi bo bari abo kwa kabera bo bari n'amate ntago mbizi bakinjiza mu nzu bakareba bakababura kavango nitubabona ngo nabo turakwicara nabo nubwo turi kukwihorera byarangije nyine baramwica nabandi nabo nkajya mbona babica bisha abantu benshi nge babo bantu ndebe ariko Imana iraturinda twe tubaho noneho ubwo muri ubwo buzima rero uwo wamatagezaho inka ye ngira ngo hari yarigeze no mu gihe cyo guteka aravuga ati amata arahagaze avuga si wa Mana wenda bigenza gute twebwe twe dutuye iruhande rw'inzira abantu bose bajyaga ku isoko imuhondo bacaga iwacu none mama wanjye rero yagiraga umutima mwiza abantu baramukundaga ukajya kumva nk'umuntu aramuhamagaye mu gitondo ngo bakundaga kumusuhuza ngo yabateraga ishaba noneho mama wanjye abantu bakabagiye baciye bakongera bakamuhamagara yaranapfuye yego bwabo katwica tugatitirira mu nzu bikongera bikavaho none ubwo bageraga nyuma bakabimenya ko bamwishe ubwo niko intambara iri kugenda ikendera nyine igabanyuka ndangije mbonye ubwo buzima ntarabushobora umwana nta kintu mfite cyo kumuha ntazi ndavuga nti umwana ngiye kumujyana kwa marume ubwo kwa marume wacu hitwaga imbirima nyine n'ubundi naho ni muri Gakenke imbirima n'amatovu muri Gakenke ngira ngo nabone Gakenke ntabwo ubu ngo amakuru nyaze ahantu ibintu byagiye bigera ariko ni muri Gakenke birumvikana yego ni kure n'ahantu kure uvuye ihuru ukajya aho hantu imbirima n'uwagiraga imbirima ugatumanuka ahantu gishyunga ndavuga rero reka mpekwe umwana aba ariho mujyana yego nafashe umwana mushyira ku mugongo David ariko ikigero maze kugira imyaka ingahe ni muri ya myaka n'ubu nyine 6 na 7 none siko byari bikira aho ngaho mu ntambara ubwo byari bikiri muri 1994 yego ariko musaza wanjye nkurikira ntabwo ari njye mfu mfite musaza wanjye nkurikira nawe turita mu myaka 2 none uwo musaza wanjye we ntabwo twigeze dushyira hamwe buriya umukozi Imana ni seti nigeze gukorana nawe ubuhamya ndamubwira arambwira ati ntumurenganye wenda nawe yagize ibikomere nkuko nawe wabibonye ako kanya bigahita biguhindura ubwo nawe afite ukuntu nawe yabibonye nawe bita bimwicaramo ntiwamenya
uretse kuko ngewe atari ko mbibona yahise antererana yaradutereranye kandi ari we wari mukuru noneho we umuryango nyine wacu abandi tuvindi imwe kuri papa abakuru bo bahise bamufata baramwiyegereza ahubwo bakanamubwira tunari kumva ngo uri umwana w'umuhungu ugomba kumenya ubwenge ibi ni ibikobwa ibikobwa nta gaciro bifite bikura byerekera iwabo wa nyina urabona ko ari nayo bishaka kujya ntutume bagenda baguma ariko bashakaga kudupfa niko kuri kuko nta n'ikintu bari batumariye nta n'icyo banatumariye ko bashakaga ko dupfa yemetse umwana ngiye we bahitaga bamubwira ataragiye wakaba arankurikiye David yarankubitaga umusaza wawe ukurikira kandi we afite imyaka ingahe yandutaga nyine nakubwiye ati twe twakurikiranaga imyaka 2 ubwo yari afite imyaka 8 ubwo niyo yari afite ntabwo rwose ibyo ntabwo hagati y'8 n'9 yego yarankubitaga agaca inkoni ahantu twari dutuye ni mu ishyamba ry'inturusu David yacaga inturusu akankubita ametse umwana nanjye ndi umwana muto agakubita amaguru umva akansubiza mu rugo inkoni zacitse uzi nawe ukuntu bakubita udukoni tuno tw'uduturusu tubisi uragakubita kakajya kanaturika gashwanyagurika ubwo nawe urabyumva ukuntu nahebaga imeze yarakubitaga akansubiza mu rugo akambwira ati muzongera kuva hano nzakwica ubwo ngasubira mu rugo umwana akarira nanjye nkarira David nabaye mu buzima ariko mana urakomeye noneho ariko umwana akarira ubwo namaze kutugeza mu rugo wagahita yongera akigendera akabajyamo David inzara yaratwishe mwe muba mu nzu mwenyine twenyine ubwo kurya yamatera agenda akongera akagenda yamatera yarahagaze wa musaza yarahagaze umwana David mama yapfuye ari umwana munini w'igihinja afite ibiro 15 David nahetse umwana twakwibaza urumva niba uwo musaza wayigiraga muri bakuru be bo kwa nyoko wanyu niko twagiye bo kwa papa wawe amata maze guhagarara none ubuzima mwakoraga ibyo kurya he nta fu y'igikoma yari hari ntayo namahaga amazi y'umugezi ibishyimbo twari dufite munsi y'urugo babidusaruranya ari imiteja twari dufite ibijumba by'imishoro bitaneze nibyo twakuraga muri iyo minsi twebwe tukarya ibijumba mwanomba bya bijumba mu ntoki nkamuhisha amazi y'umugezi inkoko yacu yarateraga igatera igira imwe ku munsi tukarikaranga igirimo tukariteka twaririshaga isafuriya y'ibijumba kandi ubwo nabwo twarikarangishaga amamesa muri iyo minsi kuko mama bari bamwisha gihari nayo yahise ashira bya bijumba nabyo twabikuye icyumweru nticyashize nzarira twica David ntawaza kutureba ngavuga ati kandi dufite abantu bakomeye dufite nita basaza banyu bakomeye ndangije rero ndavuga ati ni hahandi ndagenda ubwo nabwiraga utwo twana twari turi inyuma yanjye tundi tubiri katubwira numva rero ko bwa mbere twararajyanye baradukubitana turagaruka ndabwira numva rero ngiye kubasiga njyana umwana nimugezayo namwe ndahita ngaruka mbatware yego ndongera ndagenda barongera bamubwira ngo ndagiye bamugana aho nciye arongera amubita arangarura David nagezeho n'amaguru atagishobora kugenda kubera inkoni za musaza wanjye none ku nshuro ya 4 mbona umwana neza agiye gupfa David metse umutwe gusa utwiso twararerembutse nanjye nikomeze barumuna banje inyuma yanjye niko bameze nabandi David kera najyaga njya gusenga mu barokori muri ADPR hano twari duturiye ndi umwana muto ndirimba no muri korali ndirimba muri ya Sunday school ngira Imana ni Imana mu bwana bwanjye no mu mbaraga nari mfite no mu kwizera yego ni Imana ndakwinginze mfasha ngera ishyunga njyane gihinja tamfana umwana yitwaga gihinja nko twamwitaga ko yari munini cyane mbese niko bamwitaga ari gihinja cyiza giteye imbabazi satani nibi arangije gusenga ndavuga nti rero mugumaha ndagiye ariko namwe ejo nzagaruka mbajyane ati nta kibazo baremera nyine nawe umva n'utwara naciye indi nzira none David
ikindi nzira y'ibishyamba sinaciye mu nzira ndagenda ndabagurika mbona mfashe umusozi mfashe undi none hatankurikiye ambara nkurikiye akambura simbizi ugashoka yana gukurikira akakubura buri arambuze ko naciye inzira z'ishyamba inzira mpaka nkubita icyerekezo nko kwa buri hano kavuga ati ngiye gukubitiranya inzira mpaka ngeze i Kigali cyangwa kuri Nyirangara ntuca umuhanda ugacomekera ngenda bambuka amashyamba uca mu yandi uko niko nahise ngenda ariko nyizamuka nyiva mu rugo nasanze abagore b'abasaza banjye babiri ahantu mwikawa ariko Afrika barampamagara ati Nyiranyima we niye ngunyura hano turebe baratwikura umwana nabaga muhetse mu rutengero rushaje nahetse umwana David hano gutya ahinkare umwana yicara myenda iracika umwana aracika nawe arababuka nanjye ndababuka ku mubiri nagucaga ukamenya ukavuga ati ni ibiki biciye hano mukuvuye baratwikuriye gutya baramureba mu mugongo ngo yewe ngo ni gucya kinje ngeze kwa nyokoro oya aho ngaho nyifa mu rwaraguru yo mu rugo muri abagore babasaza banjye bo kuri papa ngo ni gucyabaye yego kuginje giye gupfa ngo mujyane n'ukuri nguce n'iyindi nzira we ngo nkangura nababona Imana ibafashe urukumva nababyeyi nanuvuze ati wenda afite 500 kandi bari bayafite nanuvuze ati fatana n'agatenge wapi bone guki bavuze ariko ntago mbarenganye ubwo ni kuki Imana yari byibuze nuko Imana yabyemeye iryo ryari ishuri buriya nagombaga kwiga nubwo icyo gihe ntari nzi kuko ari ishuri ndimo ubwo niko Imana yari yarabipanze noneho ubwo njyewe nahise ngenda nabatindijwe no kubava iruhande nahise nca mu yindi nzira y'ishyamba ndagenda nagira ahantu ku migezi yambuka hari imigezi utari wazamuka Nyarunyenye ibigezi bigenda ntabwo nyibuka amazina yabyo nkageramo nkanywa amazi nawe nkamuvanamo nkongera nkamwoza nkamutera amazi nkamuha amazi nawe akanywa yo mu kigezi nkagenda nagera imbere nasanga ahantu bariri ibisheke ku nzira kuko abantu bava mu masoko cyangwa n'ibiki bicara ku nzira bakiriye abantu bateye mu byaro barabizi nkicara nkandi bariyo nagiraga muri ngasanga bahari ibisheke byinshi ibikongorego nahitaga mwororotse nicara nkarana mekenye igikongorego ku kindi kwa kundi babihekeye mucira mu kanwa nangemira najya amagwe mumarago ngiye kurira nanjye nkumva hari akantu gafashe mu nda nkongera nkaheka nkagenda ubwo nazamutse uwo musozi Nyarunyinya naciye mu kinkware ngenda nkatakata mbona ngeze hejuru nahageze bwije ndakomanga baranyingure bati se wa mwana urava ukajyayo nitwa Nyiranyimande wa konsiliya kwa Bitarure ngishyuma ko mama rero yaraza ati wowe uri umwana wa konsiliye ni bakonsira baramwishe ngabagome ngo baramwishe ariko yagiraga neza bakaba mayikari bakama ibijumba n'ibishyimbo mwirira nkabafite igikatsi bakamama amazi mu gikatsi nihera n'umwana kije batekeye n'igikoma ahubwo genda narabyibagiwe ngenda mbyibuka uko ugenda usubira mu buzima bwawe genda wibuka n'ibindi umwana aramu turaryama saa 10 mu gitondo nari imbyutse nsubukuye urugendo bati mugende neza kandi Imana izabarindire mu nzira muzagere naho nageze nka nimugoroba nanone bagiye ko none ndahageze mukamaru matiye data usijya abana ko nabyibagiwe ibi ndabishobora yego murajya igitarama kwa nyogokuru wanyu igitarama mu majyepfo nimbara amajyepfo nyine ntabwo mbizi ntabwo nzi ko bitandukanye ubu ngubu ko nagenda mbimenya buhoro yego igitaramo ubwo ni urundi rugendo kure uzi kuva aho hantu imbere mukajya nanone igitarama n'amaguru yego kuri hano two kuri Ndiza hepfo ya Ndiza warengaga Irongi kuri Mbuye ukagenda hano hitwa mu Kanogo ni munsi ya Ndiza wenda abantu baranahaze ntiwamenye ubwo nafashe inzira ndagenda njyayo ngiye igitaramo aho ngaho ishyunga naharaye rimwe ejo ndakomeza ubwo intambara n'undi iracyariho ariko noneho hasohotse itegeko ngo ryo kutica abakobwa bagenda nyine bica abahungu gusa yego abakobwa ntibakibica bacaga no mu nzira nkahurana n'ibitero kazi marajyahe tugiye hari imbere mu rugo, 'Gendera'. 'Nigendera'. 'Bangeze kwa maru, bambe kwa nyogokuru. 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 'Nigendera'. 'Bangeze kwa maru, bambe kwa
nsa nyogokuru yarashaje n'umukecuru ati se kuki mutagumye ishyunga batubwiye ngo tuze hano dusanga yishirije amateke hari amateke barazaga kuziko nimba kibaho simbizi kuyangashya afite ibishishwa nyine bararwa gugatonora barara umunyogokuru arara amateke turi nditonorera ndarya udushyimbo umwana nimba icyo gihe naramuhaye iki ubanza ari buno bushera bw'imisuru aram ubwo yarananutse umwana ameze ngo nanjye byageze igihe nkajya mvuga ntazapfa amarira yageze aho ngiye barankamana David yego nawe urumva imyaka yanjye yego ndangije nyogokuru aravuga ati sibo none ubwo intambara ahubwo ubwo irakaze pegeza yikaze amasasu yaba amasasu abacengezi babaye kare abantu bari guhungira muri Kongo bwarajye nyogokuru ati turagiye muri Kongo yego nararebye ndavuga nti ndarushye pe David nararushye ndukana gato ngira nyogokuru nubanze ishyunga batarajya muri Kongo twe turasubira ishyunga nabo njya muri Kongo nyogokuru ati ubwo rero nimba murasubira musubira bukiri kare cyatuge n'ubundi muzanapfira mu nzira ubwo ngiye meye ku mwana subira ishyunga nahuraga n'abantu bari guhunga ngiwe ndi kujya aho bava amasasa avuga ndavuga nimba ari isasu nimba ari iki baraturasa dupfe kuko n'ubundi twapfuye duhagaze njye nanagiraga n'ahantu nkumva ndiruhiye nururutse umwana nkicara tugera kuri Nyabarongo nitegereza Nyabarongo uruzi rwa Gahira ndavuga sindushoke ndugemo nagera kuri Nyabarongo nururutse umwana nkariba ngavuga se mujugunyema nanjye ngemo reka damutima kambwa tungira uheke wigendere ndaheka aho ngaho kuri Gahira aho ngaho ku kiraro cya Nyabarongo habaga huzuranye imirambo wagera ahantu kubera uruzi imirambo rwagera rujugunya ukabona imirambo ku nkombe ku nkombe akaba ari cyo ukandagiye uzi gukandagira umucanga ukikandagira mu muntu ko abatemaguraga abantu babatereramo yego isaza ari isaza umunuka ari umunuko ku ruzi ngiye nkabicamo nyigendera pe ariko Imana yabwiye amagufa ngo mubeho iyo niyo Mana twari turi kumwe ubu nibwo mbyibuka ngavuga ni Imana shimwa na hariya warahabaye guca muri iyo mirambo yose ngaca mu bantu bari kwica abandi nge nibanyice ngaca mu masasi nihekeye umwana naragenda ngera ishyunga ngeze ishyunga nsanga bo ntabwo bahuinze ntabwo bagiye muri Kongo ahubwo kubera iminsi namaze mu nzira nyine ngenda nirira ibishekera no kuruziho naranahageraga ngaca igisheke birateye byinshi urabona igisheke nkaca nkanayikinyira umwana nkamuha nanjye nkandya ukigenda ugasangana ibitoke byahiye kuko ahantu ku mayaga ngaho kuruzi no guca munsi naguze nyirira umva twaragiye paka ndongera ngira ishyunga amagenzi nsanga ntabwo bahunze ahubwo bari kujya muri Burende noneho rero mu nkambi tuba tugiye mu nkambi tuvuye ishyunga tugarutse mu nkambi ahantu hitwa Inyange ku musozi ndetse wa mwana niko nikoreye ibirago amasafuriya ibiki byose ubwo nanjye ndakuze ngeze no mu myaka 7 noneho wowe kugenda ukura aho ngaho nari ndi kugenda nkura noneho nkomeye David nari nkomeye burareka mubwire namwe nabazakubishya namwe Imana y'ikigerageza atazashobora nta nubwo Imana igushyira mu ishuri ridahuye n'ubwenge yaguhaye yego kuko Imana igushyira mu ishuri kuko n'ibizami byose uzabitsinda yego nanjye kakanya nakubwira ngo Imana yari yampaye ikigeragezo nzashobora tujya mu nkambi tubamo noneho mu nkambi hari abana bari baracitse ku icumu bitwaga ba macumu nibo bose baza bayobora inkambi tugira mbese magaciro ntitwabaho nabi kuko nabicyo gihe bakoreshaga igihe cyabo nawe barihoreye bari bafite umujinya ariko ntabwo bagikoreshaga nabi kuko nicyo gihe bari barimo yaba nanjye muri icyo gihe nari mfite nanjye imbaraga ndi mu kwihorera niki mba nari yihoreye nyica n'abantu benshi kuko bari baramemukiye bose nabaga mbareba abo rero bari babishoboye barabikoraga pe tubaho neza mu nkambi nyine tufite abadukikiye kuko niba bahise bambara abapolisi abandi abahungu abapolisi abakobwa abapolisi kazi baba bitaga mbese abajandarume nimba ari ibiki sinanakibuka
tubaye intambara bahoshorotse baravuga atanu arasubira mu mago yabo tugaruka mu rugo ubwo babana babiri nasizeyo na musaza wanjye ntabwo nzi ibyabo urumva uko nabasize mbabwira ati ndagaruka kubatwara njye nahise nkomeza mu bundi buzima tugarutse mu rugo mukamara marambwa turiro ugiye guhinga ubwo niko nawe mwana agenda kura yarakuze asigaze no kugenda ibintu byose ararya ati ugiye guhinga utihingishije dore njyewe nakoraga nkorera abana banjye abantu baza guhinga batagasi nawe rero ubuno guhinga ndamubwira ninjye nta kibazo Imana irangije imbaraga ingira umuhinzi we narahingaga David musozi nkawumara nahinganaga n'abapagasi bari bafite umupagasi w'umugabo witwa Murinda habi nimba kiriho sinanabizi yahagararaga hano ku ruhande mwiyogi nanjye nkahagarara hano abana ba marume bakajyamo hagati bananduta imyaka ariko bo ni inyanda ntabwo bazi gushinga iyogi nashingaga kano kaguru ubwo wenda ibintu byo gushinga iyogi ari utabizi ari utigeze uhinga narahinze ariko nashinga iyogi njyewe rikangera hano ryarenze amavi nkaza kuzamuramo akaguru ubora kugira ngo risigare rihagaze yego tukagera na saa 6 tugataha ubwo twarangizaga guhinga tugata twahira ubwatsi bw'inka nikorera urubingo ku mutwe n'ikina wa mwana wanjye nifite n'isuka mu ntoki uburimiro bugeze hano tugataha twagera mu rugo tukarya twamara kurya ubwo nkahita ntindurira inka tugaya guca ibyari nta mwanya wo kwicara hari ahantu wahabaga yego ibyo mvuga ni ukuri n'abantu bose barahaza hari ahantu mu rugo kwa marume nta mwanya wo kwicara wahabaga kwari kuryama gutya gusa ubundi mukabyukira mu kazi saa 11 zadusangaga ahantu hasi kwa Nyamara abwo marume yari afite ahantu yitwa Birembe yagendaga bagakodesha imirima y'insina insina nyine gusa urutoki akarukodesha nk'imyaka 2 mwaka se gutyo bakajya gicamo ibitoki akikorera inzoga akagurisha inzoga noneho twebwe twakwikorera ibitoki aho hantu Birembe n'ubundi twamanukaga umusozi wa Shyunga cyangwa Mahaha we nta nubwo wabyumva bikubwiye wakumva ari ahantu hafi wava nka n'ugahita ariko imisozi yo muri Gakenke ntayizi burya twamanukaga uwo musozi tukajya hasi ku mayaga hano mu Kigege yego tukambuka urwo ruzi n'ubundi kuri icyo kiraro cya Gahira tugakomeza iyo hirya kuzana ibyo bitoki ugasanga umuntu arikoreye umva nikoreraga nanjye umufuka nagira nkavuga ariko Imana ubu hari urupfu rutari urukoko yego twatagiye kuzana ibitoki tukayakuzana ibitumba by'inka ubwo rero itegeko ryari kuzinduka mu gitondo kare hajyaga hazamo ikiganiro kuri radio Rwanda twebwe twakitaga mega gahiti nimba babyita ngo gisimbizi n'ubushara bazi kubivuga neza uwo mugore Mukamana aravuga ati ikiganiro kizabasanga imigeze kwa Nyamara iki kiganiro cyo muri radio kandi kuko cyasanga twarangije kumanuka Shyunga cyangwa Mahaha turiyo hasi ku buryo saa moya turaba twageze mu rugo tugahita tujya guhinga wamaraga gutura urwo rufuka cyangwa urwo rutwaro rw'ivovo yego ugahita ujya no guhinga ndangije ndavuga rero dore imirimo yose ndayikora ubwo ndi kumuganiza Mukamarume namwitaga iwacu ubu marume tumwita papa umugore tukamwita iwacu namubwira iwacu dore pe akazi kose ndagakora kandi mfite imbaraga ndabishoboye ko pe harabaga hari ibiryo ibiryo byaga twatekaga mu nkono ibishyimbo byuzuye tugateka n'indi nkono y'ibijumba cyangwa tugateka imyumbati cyangwa amateke tukanywa ibyo bikatsi urumva urutoki rwari ruhari tukarya n'imbetezi tukanywa n'urwara kaga dufite imbaraga yego arambwira ati ndamubwira rero reka njye kubazana arambwira ati rero izo nazo ni izindi sarije uzanye urajya ukora imirimo ukore n'iyabo yego kurenza iyo wakora ndambwira nta kibazo mpita numva ndishimye nzabikora n'icaka sinzajya njyama ariko nabo njye kubazana nabo bazi babaho ngaho batibura barya rero muratsegeranira umwana nzinduke kugira nze kubona uko ngaruka ati ubu kuko wagenda ukagera hari ahantu ukagaruka nyine ni kure nta muntu utahaza n'indagaruka David narazindutse manza narabyutse hari nka saa 11 n'ubundi icyo kiganiro cyasanze ngeze kure
nicyo kintu cyatuzinduraga kugira ngo kigusange wagiye iki kiganiro ngo nicyo mwareberaga isaha mwamenyaga isaha kubyikira mu gitondo cyaravuga kugeze nk'ahantu kuko uburade bwo mu cyaro warakumvaga kavuze n'abandi bantu bari kugacuranga katuvuga ati nagiye ndangije ndagenda ngeze ihuro David nasanze abana nasize bafite imisatsi igeze hano byarabaye dread bafite inda urazizi inda bari bafite imigi y'inda umutwe wagira ngo ni tentire none harimo umutoya w'inzobe yari inzobe yaka n'ubundi ni inzobe uranamuzi ni wa wundi nakubwiye ngo ni umuvuga butumwa nawe ni wari muto yari mutoya okay hari wa unkurikira we ntabwo ari inzobe turazi uriya rero agakurikiraho agakurikirwa na rwa ruhinja ubwo ndashaka kubwira we yari inzobe nandangije ndagenda nsanga afite ibizinga yageze n'ibizinga nkuko afata ubuki ugashyira ku muntu nyine nawe urabona umuntu w'inzobe adakaraba imisatsi we afite imisatsi y'imirabyo y'umutuku yarizinze ndeba ngo nkurikira mani kiranuka imyenda wagira ngo bagiye babasukaho ubuki bakagaragura mu itaka n'abarebye ndarira yego nyirumva nari nsigaye nkaraba nubwo twakarabaga nyine kwa gatandatu nakaga ku isabato gusa akubyibura mwarakaraba kugira ngo tujye mu misa byibura aho mwarakaraba ndangije data we mbarebye ndarira ubwo muka data wacu niho bari nyine kuri uwo mugore wa papa ubona amaze kugenda ngo bari bagiye gupfira mu nzu nimba wenda abantu baramubwiraga atari kusubira muri mu biki abavana yabazana aho ngaho umva yarabahingishaga yarabaturugunyije zikari guturugunya na musaza wawe nawe yabanaga nawe Imana ishimwe kuko atabishe reka da musaza yese ajya kubakwa musaza wacu wundi mukuru arigendera noneho mageze ndarabareba ndasuhuza arambona ati nyina nyima bite niko banyitaga nene byiza ati cara ntabwo ndicara nje kubasura nje no kubagusaba nk'abajyana ngoya ngo cyo kuranguye ikimenye ndamuguha bamitaga mukaki n'icyo gihe nyine bararihinaga ngo ikimenye ndamuguha ruhinja yaginje namujyana uwo ngo nyine bakurikiranaga uwo ngo muto w'inzobe ndikubwiye ngo umujyane ngo nta nicyo ashoboye ngo ariko ngo uyu nguyu nyirakariza ntawe nguha mukansanga nyine umurikira ngo ashoboye guhinga ubwo umwana ashoboye guhinga reshya ate niyo niyo nta kibazo ame bijumba n'amazi y'igikatsi n'ubundi bicarira kwibuye aho ngaho mu mboga ibijumba mu kibo ndabirya ndatonora ndarya twaratonora se uguma ngo ndatonora ndarimbeye ndi uruma wirira nyine n'ibishishwa nta kibazo rwose binakugirira nayo mazi binanyuze ndamubwira nti ndagerero burije reka noneho uyu nguyu utamaye aduherekeze nta kibazo nabaherekezanya na mwimakazi bagarukane mwimakazi n'umwana we nawe baraduherekeza twageze hano nitwa mu bahanga mbwira uwo mwimakazi uwo mwana ni buhagaze hano atugeze hari imbere nawe arita agaruka mugende umwana aremera nawe yari umwana umva mwimakazi yarahagaze gutya ngo avanga ukagera hariya twarirutse turiruka duca n'iyindi nzira tuva muri ya nzira nongera mbacisha y'ishyamba panya muramusiga uriya buriya nawe byaramucanze asubirayo twaragiye turagenda mani ikiranuka twageze mu rugo mu gicuku babona ndabazanye barabarebye bararira barebye ukuntu bameze basa imisatsi ngewe urumva nari nsigaye banyogosha batwogoshaga urwembe guharura nyine ku mutwe ukabona agatwe karapepuye ariko byibuze Imana yarabarinze Imana yaraturinze kandi Imana yangereka nkubwire hariya kwa marume basabira umugisha nubwo uriya mukecuru yapfuye n'ahari nari naragiye Bugande nari umunganye simushyingura ariko uriya mugore yari intwari yari ingare yubaka yanyigishije kubaho nikoro mwaracyahari warahari aranashaje nshaka kuzajya kumusura muri ino minsi atazapfa namubonye nawe ndangije barabogoshe imyenda barabahindurira wa myenda bari bambana nubwo ari kwimesa uziko hari imyenda yandura David ko butawumesa uwumeshe wayo tucika warabaye nk'ibati
bafite n'umwanda urimo babaha indi myenda none abakobwa b'umugore baraje ati uyu nguyu uramumpa nanjye uyu uramumpa babiri ntiyababimara avuga ati nta kibazo kumbi nabo ntabwo bajyanye munuza mu mpuwe zo kubafasha babajyanye ubwo nk'abakozi biboneye kubaturugunya niko navuga barajyanye David barabaturugunyije noneho ubwo saza barabakubita abana baragenda babaho nabi najya kubona ngo n'ungu nkurikiye araje arira ko natwe twagiye kuvomerayo ugasanga umwana mu gicuka arimo kwahira ibyatsi by'ibyarire ibyatsi by'inka umwana bakavura ivundi umwana databa nkarira n'ubundi nkarira nkabwira mukamara menarika abana babayeho nabi pe none twakona naraje yamukubise imihembezo yamucikiyeho sinzi ukuntu rimwe mbamuciyeho yatashaje mu rugo nyine yahungiye mu gicuku mbanciye kuri uwo mubyara wanjye ahari mu ikawa amusuhuza nanjye kwimura intama abarambwiye ngo ubundi cyandiriraga narakibyaye kubwira ikintu ngo gikore ngo kikarira ngo cyo kirana narakibyara ndanje ndagenda mbibwira mukamarume uko ambwiye umukobwa we yesa amutumiza yaramututse David aramubwira ati nta soni nimwe mwaje kubanyaka njye nababwiye ngo ndabananiwe mukuru wawe kazi kubahingira nyenye makazi guhinga ko nanze rizabica murinda mwabica nabi kubera iki tini mubangana umunsi ubizi byanyu none nawe yaravuye ku gisagara asanga uwo nguwo w'inzobe kimenye bamwereje gucyura intama saa moya z'ijoro zamunaniye arimo ararirana nazo hasi mu mukoki ahantu haba n'ibisimba agenda karamwica arazizitura rwana nazo warazimuziturira aramujyana mugeze yamugeje abaha intama zabo ku mukwe we waramukomezanya aramuzana uriya mugore yarafite umutima wubaka yarafite umutima mwiza ni umugore utari woroshye ariko w'intwari uriya mugore Imana yo mwijuru Mana muko yose tabita n'uriya mugore uzamwibuke ndangije aravuga tugura mugumaho arambwira bahingire narahinze David nkajya kwikorera ibyo bitumba bo bareniga ngiye kwiga ubwo byaranze ariko cyagize barambwira ati noneho nawe reka noneho ujye mu ishuri wige ubwo bari kuvuga ngo abana bige nyine bose hanjya ku ishuri n'ibyo byatsi mvuye kubagara urubingo nabanje kufira ikawa reka da kwiga birananira njye ubwo mpita nibera Nyiramiruho ariko barumuna banje bariga bakajya babyuka bakajya kwiga bakabyuka tukajya kuzana ibyo bitumba twamara kubitura bakajya kwiga bariga baranatsinda bajya no muri secondaire ubwo njyewe rero nkiri mu maguru mashya ubunyabanda ngenda mbivanga ariko ndaruzi kundi umunyarwandakazi nubwo nyine ntagira amahirwe yo kubamo cyane nkajya mvanga indimi kubera isi yagiye inzunguza ubwo njyewe nageze aho ndakurangira imyaka 14 naramize noneho n'utubere nkuze n'umuntu ukomeye nyine ufite n'imbaraga ariko imirimo yenda kunyica ndageze igihe noneho numva pe imirimo yenda kunyica ntagituza nta mwana wo kuruhuka mbona mutima urambwira atari ku bundi wakwigiriye i Kigali abana barakuze ufite wari mutoya nawe yarakuze yego kuza atakiri uruhinja ariko nyavuga si Kigali nzagera yone avuga mwumva noneho nshaka kugenda nkahindura n'ubuzima nyikorera nkaba ndubutseho imirimo yego rimwe nanazinduka ncibigori ndabyiba mbishyira mu gafuka nabwo bamfatira ku musozi ahantu bitwa Ijambo bijyanye ngo ndabigurisha ku Gitega mu isoko ngo manitike nigira i Kigali babyutse barambura babona ku irembo ibigori nabihagagura yego sinzamubwa marime yahagaze nyine bawirengeye ku musozi barambura abaramagaye ati ni muntabare munangirire baranangira da arangarana kagafuka k'ibigori ndagaruka ngarura mu rugo barangumbise we icyo gihe barangumbise nabwo urakoze kubasubiza mu iki kwereka rutwa ibyo bigori nabwo ati nigire i Kigali Kigali gukora iki nyine amagambo menshi barangumbise ariko uwo munsi ngo ndazumva none umvye ndongera ndicara ntabwo nyine baranabiteka turabirya ariko bakajya babinyurira buri munsi bakanangubita none n'akazi banyongera kenshi ubwo none maze kumva ndushye
ndangije David twagiye mu kigege nimba twari tujyanye ibijumba mu isoko hari umugabo witwaga Nyiridande twari tujya guhinga iyo hasi umugabo mukuru tagira umugore afite nk'imyaka ingahe cyari mukuru pe afite nk'imyaka 40 yego henda cyangwa nayirengeje simbiye nayirengeje ngiye nifite imyaka 14 umugabo akajya nyivugishiriza neza shitani ni mubi manza nabo bari abadayimoni birangira wa mugabo ahubwo ambwiye ngo twijyanire nanjye nkwepa mu rugo umugore wa marume nigirayo ubwo ngubwo urumva n'ubuzima bwose ngewe mba nkubwira ishuri ry'ubuzima ibintu naciyemo yari kora sinyakunda kwiririmbira nti urantangaza Yesu we urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza ngiye ni puberi yanjye niciriye mu mba nivugira ishuri ry'ubuzima yego ndangije mbanjyanye n'uwo mugabo myaka 15 yansanze tuba turabanye baranshaka barambura banshatse bambuze birabacanga kuminge nishingiye nduruhinja sanze umugabo umeze nka sogokuru wanje ko yari mukuru nge ndi muto ngubwo ndi kuruhuka iki imiruho kumba hangiye nibwo imiruho ndi kuyinjiramo neza arangije nibarambwati uyu mwana sibiki bara mu rugo nibahangayitse abarambwati rero ujye kubasura ngo ni ibintu byo kujyana ubuteka anyegurira n'ibitenge nikubitiramo ibitenge bibiri hari umwana umuhungu witwa Gatoto n'umwana wa mukuru yikorera ikaze ya mitsingi ngo turagingiye kubabwira homba ndagenda bagiye kubona ndahingutse yewe barana bari hanganye nabo bahuye n'ibigeragezo byinshi kuri twe ndababwira ati niho ndi cyo kora nyine barabyakira baravuga ati nta kibazo yego turongera dusubira ndataha kumbi n'ahantu ngiye yewe Yesu we ni muri Nyabingi zirazemewe ariko buri hari n'ahantu nasimbutse reka nsubire inyuma ho gatoya ahantu izina Nyirankima ryavuye twebwe wacu ubundi twarabangwaga babangwa banaterekera njye navukiye mu muryango wa Nyabingi nuko nyine natangiriye mu ntambara navukiye mu muryango wa Nyabingi papa ni umuntu wabangwaga kanaterekera njye nyogokuru wanjye yapfuye mpari ndeba ajya no gupfa babazi ihene n'ubundi barabandwa mama bari nawe umwogosha amupfira no mu biganza n'umwana muto none rero nyogokuruza wanjye yitwaga Nyirankima kera arapfa sokuruza wanjye yitwa Nkangura noneho amaze gupfa twebwe batubyaye kuko Nyirankima ngo niwe wari ukuriye nyine umuryango bya Nyabingi niwo Nkangura babyaye umusaza wanjye rero bamwita Nkangura ngabihagararire nanjye bayisingiye bete banyita Nyirankima kumbi Nyirankima yari umugore wa Nkangura sokuruza wanjye yitwaga Nkangura nyogokuruza yitwa Nyirankima ubwo natwe bete batwita ya mazina y'umugore n'umugabo turongera dukurira bya Nyabingi by'iwacu kumbi rero igitumye nsubira inyuma kugira ngo mpavuge neza no kugira ngo abantu bumva ahantu izina Nyirankima ryavuye banyitaga Nyirankima njye nararihinduye nitwa MUTESI niyo mpamvu natanye mbabwira ngo nitwa MUTESI kandi kuko niko nitwa iryo Nyirankima ni ibyahise byanjye byari rya zina nyine cyakira nta muntu yigeze arimpamagara Nyirankima nkuko umwana yitwa imaze guhura niyo miruho bampamagaraga Nyirapfana mu ruho Nyirankubitwa n'inkuba Nyirabiki ni izina naboneyemo imivumo myinshi uretse Yesu ugira neza kankiza imivumo akantandukanya na karande ni handi naririmbye ngo waminduriye amazina kubw'amaraso yawe wamuye kwa Nyabingi nge sinkibarizwayo unandukanya na karande Yesu urakomeye uri umukozi w'umuhanga uri inzira n'ukuri n'ubugingo ndi umunyago wawe wironkeye n'iryo zina rero ryavuye iryo zina ryari izina ry'imivumo ryo kwa Nyabingi Satani ari n'urugunyirizamo ndangije rero businyigitwa yitwa MUTESI witwa MUTESI cyane Imana yaranitesheje ramwe ngo bebera ba MUTESI
nuko ubwo nise muri MUTESI kugira nanjye numva ko nateta nkumva ko nanjye numva ko nitwa MUTESI ntakitwa nyirapfana mu ruho nyirankubitwa n'inkuba byose mani bare no kubisura ntabwo ndi gutukana ngewe ndi kuvuga ibyo banyitaga kuko ndi ku nkuru y'amateka yanjye y'ubuzima bwanjye yego none ubwo rero nashaka kukubwira kugira ngo nyine tuhagere aho ncakiye rero izanya bingi zikururana nyabingira cyamfite buriya ibintu bya karande ibintu by'abadayimoni uzabitinye n'ibintu bikururana ushaka kuburanga waravukiye muri izo nyabingi ukazajya ibuganda ariko nundi wagera zikakumenya ukanazisubiramo kuko ziba ubanza nyabingi no kusarima wa mugabo ubwo iwabo barabandwa noneho nsubiye mu bya bindi nabonaga kera baraterekera barabandwa bafite ikizu kirimo ibintu nyine byo bariraga habazimu n'ibiki byose nk'ibyo nabonaga iwacu kera wacu bajyaga babitegura nk'inyama nziza zidakaranze bambe zikaranze zitarimo amazi twatuyoga two mu ducuma tw'uducwende ngewe nk'abari nge mbyinywera nkabirya nkabihisha bakavanga nyabingi yariye kumbi ninge wabiriye aho ngaro magize waragiye ukabyibu bakavanga nyabingi yariye ngo bakuru bariye we ngo bariye kandi ari ngewe uri kumutuna wabyo nabyiririye none ndangije ngo ngere nsanga no barabantu kumugaragara none maze no gukura ibintu byose ndabibona turanga kuruhimbira bari afite umupfumu wavaga ibyumba w'umugore cyacu kinini cyane cyari cyaje kubandishwa arababwira tuyu agiye gutwita umwana w'umukobwa avuga n'amazina bazamwita ati niwe uzasimbura se hano ku ruhimbi n'uwacu yewe we nkuko yabivuze nahise mwita umwana w'umukobwa mubyara ko ari umukobwa nkuko yamuvuze bamwita y'amazina akimara kuvuka urumva yaraje gusimbura se isa tutangira kurwara arapfa ubwo hasigara njye na wa mwana uwo munsi yapfuye isi umugabo wacu yahise ajya mu rutoki aca ibitoki byacu twari dufite ibintu byose bateke n'ibijumba barikurira ngewe baramya ngo baranyirukanye ndavuga se baranyirukanye ubu ngehe koko ubwo nari mfite imyaka 16 wenda 15 ako yari 15 ndi kujya muri 16 baranyirukanye banyukanye njya kubarega mutangire kwa nyumba kumi njya kwa responsable mbarinde ubwo hari nyumba kumi responsable na conseil ahantu hose nta muntu wagiraga icyamubwira abayobozi bose ninka yarabafite mu biganza narareze kugeza igihe nageze no ku karere yego fuka ntazi nangije njya kuri pariki ya Rushashi David nawe umva imyaka najyanye muri pariki kuburana ngeze masanga umuporokirere ndabimutekerereza ukuntu bigenze ubwo metse n'umwana nanone wanjye wandi yarakuze ubwo none nanjye mfite urinja rwanjye nanone wawe turuvukanye rwanjye nabyaye yego David umuporokirere yarandibye rambaza ati su ufite imyaka ingana ko nari nyiri umwana utubara rwo tukibaye no kuba umwana ibere namuzamuraga cyane kugira ngo yigere akabere ndamubwira imyaka mfite hamwe ati subukuko aba bantu baragutunze bagushyira mu gugira n'ububyara ungana gutya koko yego usumugabo ari ni yarapfuye namutekereza byose n'imyaka yarafite umva yisa komfa ko umugabo wacu afite n'agahinda ndayijyana convocation niye yitaba cyura bwa kabiri ndayijyana niye yitaba ubwa gatatu nsubirayo murampuka yavuga ati nubundi ntiyaje yego convocation yihaye nyumba kumwe nyine nkaze yese mama ndadamone ngo nyitwarira abaruko defense sinye na nyumba kumwe naje mitanye twara abaruko defense subazi bambaraga imyenda y'umutuku ndabazi ndayibaha yari yanditseho kumufata kandi ako kanya bahise bamufata David ubwo nanjye nahise nongera nsubira nayo nabo nabibaza abantu rushije ngo nange mvuye inyange ndi kujya Rushashi wari kubyumva nk'ibyoroshye ariko ubwo abazamva barahazi uburebure abahazi ukuntu bingana nahise nsubira nayo nabo tugezeyo ikintu yamubwira mbwa ati vanamo inkweto n'amasogisi mukandara ahita mufunga
arafunga uwo umeze nka sobukwe ariko yari umugabo wacu nyine yahise yaramubwatiriye baba bana sobukwe yari umugabo wanyu nta babukwe nta data bukwe bari bahari uwo mugabo niwe wari ukuriye nawe ibyo bishitani byaho ngaho iwabo yari umuvukanye umugabo wawe ariko ari we mukuru umugabo wanjye we bari baramugize nk'ikigoyi ameze nk'ikidebiri nego ndabyumvise none uwo muparakira amabwiye ati reba aba bana babiri barebe bitegereze uyu umwana n'umugore wanyu uyu n'umwana wawe ahetse bose n'abana urangije kuko murumuna wapfuye ni wowe wabariye aho kugira ngo uvuge ati reka mbarere ubundi ni gute mwemeye uyu mwana mukamugira umugore kuko nawe ari umwana gute ibyo byose ntubirebyeho ni nawe ubariye kuko abana babiri abura nawe icyo avuga yahise amufunga ngewe bamupapa ko kujyana ku karere ku karere ubwo bari banditseho umunsi nyine mu meya azaza inyange burugumesitiri ngo ni burugumesitiri bahise hari kuwa gatanu bahita bambwira ko kuwa kane kuwa kabiri muri iyo minsi ko ari ibiri bazaza gukoresha inama aho hantu inyange noneho ubwo rero baje gukoresha inama ni wa munyururu bahita bamuzana bamuvanye kuri pariki kugira ngo ibibazo bize kurangirira bahageze abaturage bose ntari nanavuga abaturage bose nibo bavuze ati twese byaratuyebe bidutera n'agahinda ariko tudafite aho tuvugira uyu mwana ararenganye ntabwo nimba afite naho yabagoze yanajya akaruhuka kuko ahangana undi bazahamwicira burugumesitiri arumirwa bahise ashyiraho itegeko ryo kutugabanya rero twese ubwo natwe duhita tugabana ngira hanjye nawe agira he n'abandi bana nabo n'umugabo avukanaga nabo ariko wapfuye ubwo twese tugabana turi abantu batatu umuntu wese agirayo ntibangira no kumufunga ariko bamubwira ko nitugira icyo tuba ari bazajya bibazwa ubwo nese nko David twabaga mu kizu kinini yego kidanakingwa cyo umugabo wawe yasize yubatse reka da ntabwo bari bose bigeze bubaka ari amazu y'iwabo basigirana abana basi yego ariko nyine babirwaniramo none cyo kizu nanjye nabagamo harimo kuba wabaga hanze nimba kibaye simbizi wese nigeze nanamubona ariko yarahari wabaga hanze umukire nawe rero ngo wari waracyubatse icyo kizu none ikintu bankoze ngewe bakivanyemo amaserire habibirangarira ngewe nakiraga intebe yasheze ku muryango kugira ngo nyinga nizo mu byumba byose ari gushyiraho iki intebe cyangwa se kandi kantu abantu bari bakomeye nawe buko icyo gihe cyose kera kandi iyo nzu nabaga mari ifite toilette mu nzu namba atari akomeye bakomeye nta mazi nyine bamarika yo gusuka marika ari za kizungu zo kwicaramo David nabaga ndyamye nka ninjoro numva barasunitse urugi ariko n'umuntu bansanzemo mbese narahamutse nahoraga ameze ngo bakareba bakigendagendera mu nzu yose bakongera bakigendera ni banyica bugacya mu gitondo mba muri ubwo buzima birancanga mba nsubiye kwa marume kurya barya gutukira aho ngaho narahingaga warahingaga uhinga mu masambu umugabo wayasize narahingira abantu wahingiraga abantu kandi bakomeye yego ubwo nanyetse n'uruhinja nende cyari uruhinja ariko nkajya kwingira abantu banankunda ndi umwana nanjye no kwingira abantu bakavuga ati se koko basi uzisubirire kwa nyokuru ureke kubona abona ubwo hari umugore witwaga Dansira niwe wakundaga kunyitegeza karakavuga ati ariko abantu itsembatsemba ryabereyeho iki koko reba ukuntu rwose uri kubona mba numva mbabaye basi uzisubirire kwa nyokuru ndongera ndavuga reka nisubirire kwa maru mpageze mu kamaru atari kundi wari wagiye ujyayo wabanje kuza hano uzanye uruhinja muri murawe turakwakira ibyo ntiwashizwe ngo uhunze akazi none ugarukanye urundi ruhinja na none rwawe uzi ko hari abagore babiri kuko mu nzu mbona noneho nawe ntarabishobora inyuro zibaye nyinshi nagize mbera nk'umusazi mbametse wa mwana wanjye ubwo undi wa mururange we yarakuze sinyimugenda nabo baraho ngaho nisubirira ihura aho navukiye sura kwivuka njye kuwa musaza ku mwana wa musaza wanjye ko musaza wanjye nawe uhura umwe yahise apfa n'umugore we barwaye izo ndwara za sida nizo zabishe
njyewe umuhungu wabo aba ari we njya kubaho ubwo namwita umusengeneza wanjye yego nkageze birancanga mbona na ubuzima ntibyoroshye hari undi mugore w'umutwakazi wahabaga nawe utagira hawe namwangu natwijyanire nge mfite aho kuba ubwo mba nonge mvuye ihuru nsubira noneho inyange muri yanzu n'undi dakinga njyana na wa mugore twaya duhingana ibi byose ngenda mbyibuka rero haranagiye nanga ubuhamya ku macano atandukanye ariko bimwe nabyibuka neza ubu nibwo ngenda mbyibuka neza noneho umugore tukatubuka tukajya guhinga ahantu hari abatwa mu kigege babumbaga inkono abaramenya abatwa bene babo ahantu bari abaransize abigiriyemo ngo mwahita mwigirira n'umugore nawe yikomereza umurimo wo kubumba inkono birancanga mba muri cya kizu ngenyine ubwo nta muntu tuvugana kandi tuba mu mbuga imwe nk'uko urabona nk'ahantu hantu ukuntu hameze ba muri inzu n'abandi ba muri iriya abo ngaho ku mugabo wacu ariko mutavugana yego none nge n'inzira kimwe bansangamo ninjoro mbona n'ubundi ngiye kuhapfira ishyunga sindi bisubireyo ihuro sindi bujyeyo urumva imizenguruko yose ndavuga ntari ku bundi ni narashatse kujya i Kigali kuva kera kanjye i Kigali ngiye gushaka ubuzima nshaka n'ahantu nakora basi mu rugo njyane n'umwana wanjye tuzakurire umwana ako kanya mfata umukobwa inshuti yanjye nayo mfite umugore witwa Nyirayoboka inshuti yanjye yarabyariye iwabo afite umuntu witwa Wineza bamusigiye wa mwana nitsigaranira umwana njyewe nkora iki ngende njye gushaka akazi zeta ngaruka mutware nzana guhemba ariko umwana wanjye namwizirikagaho ntemera ko abonana nande no kwa se wabo kuko bo icyo bashakaga nabo cyaro kumwica kuko yari umukuru wangaho no kuruhimbirwa iwabo kwa Nyabingi beze iwacu yego noneho njyewe sinagira ubwenge ko nanjye nari ndi umwana ukumva kuko noneho nimusigaho ngaho bazahita bamubonera hafi musigira wa mukobwa nari kuzarinda umwana wanjye ntuzamujyaneyo ati njye nabaza kwatirimuka ahubwo aramuheka yigirayo umwana bamuboneye aho ngaho Devi bamuhaye butaraza nimba baramuhaye butaraza nimba ubwo wenda baragiye bakongera akamushyira kuri bya bikoko byabo n'ibintu bari bafite ibintu bimeze nk'ibintango nimba wenda barongeye bakamumurikaho ubwo wenda simbizi njyewe naragiye ngera n'amaguru ngera rushashi ndavuga ati nzatega rifite ejo ngi Kigali ubwo naraye rushashi mu gitondo mbyukira kuri stage muri gare ngiye gutega bangwitanye n'umukobwa wavuye Inyange yitwa Bertine nawe yazindutse ubwo nanjye ndi muri gare ndi gushaka iki nawe yaragiye i Kigali oya we yari yaje kurushashi njyewe ndi gushaka imodoka rifite iranjyana i Kigali yani ngera i Kigali ntangire mbazabaze ndebe ko nabona akazi kwa kundi abantu bagenda basaba akazi abankubisa amaso aransuhuza ararira ati wamenye ibyabaye David nta kindi kintu cyaje mu mutima wanjye nese mwazana ise Fifi yapfuye arambwira ati yewe umwana wanjye wa mbere w'imfura David nese mera nk'umusazi numva noneho ubuzima burahagaze ubwo nawe wumva ibintu byose byagiye bikurira mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye wumva nyine nawe ibintu byose naciyemo byankuriyemo bindusha ubukuru nese none numva maye nk'umusazi neza ubwo mpita nongera mfata inzira isubira inyuma nagiye n'amaguru ndagenda ngera ishyunga magiye nsanga bagiye guhamba uwo mugore w'amarume niwo hari ko yararwaye ikirenge mu gatsinsino nacyo cyamukurijeho gupfa arambwira ati bagiye guhamba nijye namba yambwiye nyine ko yarandebye narandeba gucyamburira ikice arambwira ati se basi ko ari ugiye komongana iyo umuzana nawe ukamujuganya hano ukagenda ntumujugunye mu bagome kandi uzi ko ari abagome uzi n'icyo bamugize gusa njye nari kumusubiza iki ubundi se ubwo yarinjye nanjye ntiyarinjye kuko nanjye pe iyo ntekereje ubundi ndavuga n'ubundi narindi kiriya gihe David nese manuka uwo musozi ndagira ngeze nsanga barangije kumuhamba bamuhambye n'uruhande rwa se neza ibituro biringanira nsanga musaza wanjye nkurikira arahari umugore wa musaza wanjye mukuru kuri papa arahari bagiye nyine guhamba bafite n'imodoka bose barandebye nta n'umwe wancuhuje nanjye ndabareba
ubwo bahita bancaho nyine ngo barigendeye ndabakurikira nuri imodoka yabo wenda mvuga ati wenda basi banyegereze ku Gitega kuko byo nta handi hano mfite ho kujya kwa marume sinari kujyayo aho Nyange sinari kuhaguma ari ruri aho ngaho babaga basaza banjye sinari kujyayo mbese ngiye ubwo narabaye igicibwa uretse kuko banyemeye ariko banyemeye nabwo ari Yesu banyemeje ubu nsigaye nanagira bakavuga ati ni mushiki wacu basigaye bakagusuhuza cyane n'urukundo rwinshi bakananyerekana mu bantu kandi kiriya gihe ntabwo nabagaho ariko kuko sinabarenganya nanjye sinarindiho Imana niyo yari zikondeho kuko yari zikwimbitse Imana ishimwe ndagushimye Imana nanone ndangije nuri imodoka yabayise bampanura uwo musanzange nkurikira ukurikira ni wese manuka mu kimodoka hejuru cya dayato nkubita hasi n'inki nyinshi n'imigero bahita bahagurutse imodoka baragenda n'umugore w'umusazange bose barimo kubireba nta n'umuhangirimo baragenda nsigara mbandaga aho ngaho mu muhanda abashumba bararumirwa ndangije ngenda nanjye inyuma yabo mu modoka aho imodoka yaciye no kugenda mu nzira yose ngera iruri igikingo umusozi wa Gikingo ndawuzamuka nawe urangije nawe ubwo bwije ndongera nikumangira ahantu nibonyiriyeho barancumbikira so wa mwana kugenda ninjoro umwana w'umukobwa ubwo sinanagaragaraga nk'umuntu wabyaye n'ubundi nta kimenyetso kimwe cyari kindiho cyerekana ko nabyaye tubere ngo twari tukitobora noneho maze n'igihe ntonsa mbese ndi na gatoya nari nanutse cyane barancumbikira mu gitondo ndigendera namanutse Kabuye uvuye ruri nyine umanuka Kabuye z'i Kigali nibonera ikiri ifite ikintuza cy'ikidayihatso kirantwara idayihatso byazaga hari abavana ibisheke nimba hitwa mu Kisimbi yego ndaza nizira i Kigali nageze Nyabugogo ndahagarara nubwo mbere nari mageze Kigali nayo narinze nta muntu n'umwe wari ukurikiye muri Kigali ntawe ndahagarara ndeba abantu babagenda bari batera ko naza aho baba yego ndangije hari umuhungu witwa Furaha kambicemo no mu macamake uwo muhungu witwa Furaha umuhungu yaranyitegereje ako umuhungu mana ko karacyabaho ntanze ubuhamya ahantu henshi muvuga no mwizina Furaha nimbariho Imana izamumugisha natubona azihutire kutuvugisha yazanamenye kuko basi mushimira n'ibyo yankore muri Kigali yarahana bari noneho araza ansanga ahantu ihagarariye kuri station meze ngo arandeba aransuhuza ati se amakuru wa mwana w'umwezi nese kuri hano utegereje bandi ndamwana muntu negereje n'ukambere ngeze i Kigali naje gushaka akazi ariko nakabuze nta n'umuntu nzi atawe yarababara ati muri Kigali wowe gutya ukungana ni ese ushaka kaye kazi nako mu rugo aragara yumvira ntangira kugira imitima myinshi ndavuga si umugabo katangiye kwiyumvira agiye kunkorera ibikiko hanjye yambwira ati yego arangije kwitegereza ariko mabuja ashaka umukozi ati tugende ndavuga ko uri mushiki wanjye yego ariko ubona aho ati so bakazagashobora ndamuganza agashobora pe yego kurera abana ndabizi no guhinga ndabizi atereka dakigali ntabwo bahinga uzarira abana ni sawa yari afite umwana umwe nyine w'umuhungu yego yitwa Prince namukunda ku mwana cyane bahise banyakira kuko bari bumvishe ko ndi mushiki je bahita bamakazi yego nibirangaho mu rugo nta waruzi ko nabyaye ariko ibintu byo kurera abana nari mbifite mu maraso nawe urabyumva umuntu wabyaye natangiye nderera kuri murumuna wanjye narabyara nanjye ubwanjye narabyara kandi nzi kurera abana bankunda nareze Prince arankunda hahandi na mama we yavuze ati kweri aranyishimira ubwo bahita bamfata neza bangura utwenda amavuta tukisigana umva nkarya mbese banyitaho ngira isuku cyane umva bari abantu babakire kandi mbarerera umwana
aha natwita uwo mugore anabyara kandi kana kitwirisi mbese umwana mu rugo none mena none umwana ahubwo uri kuvumbuka aribwo arimo gukura 17 mba ndayifunze ndangije ari umuhungu wari uhakorera aho ngaho bagura ibyuma bishaje bino bya scrap ariko amikundira akagenda babagiye kukaza kareba makuru mu rugo barari n'umukozi w'umuhungu ukora imindi mirimo yose nyene nshinzwe by'abana ndangije umuhungu uri karankunda arambwira ati tubana nkaca ukuntu ndabibabwira bikanyobera ngeze aho rimwe bavuye ku kazi bamaze gufata abana kuko nabo twari duturanye n'umuhungu mpita nigira indigendera ngiye ko umuhungu barambura bambuze ariko ko nagiye matinda fura yageze n'igihe aragenda aho hana arahava atakiyakora yarabonye akandi kazi nyuma kuhamenyera cyane no kunyizera no nanjye kubizera banankunda mbabwiza ukuri ko mfite musaza wanjye witwa Nkangura yabaga i Kigali ubwo rero narabonye na nimero ze none za telefone baramuhamagaraza no kuhansura yego arahambona none uwo munsi nagiye kubana n'uwo mugabo baramuhamagara bamuhamagaye bati yagiye hari umuntu wamujyanye umuntu w'umwana muto yagiye gushaka ntibari bazi ibyanjye yego ahubwo kuko nari ndi muto sinshije 17 wakiri muto wakiri muto uzazange baraje ngaje kuhankura ntamwanire kada narashatse mfite umugabo kandi ndatuje tuba turavuye ariko yakarande yankurikiranaga umugabo nawe urumva ntigeze amenya uwundi we n'umusaza wa nawe ntihagira ikintu babwira ubwo musaza wanjye yahavuye nyine dushwanye ahita agenda nabwo ati muzongere kumamagara nawe nzi aragenda nanjye nigumiraho yego umugabo turabana ageze arambwira ati ariko se ubu ntawagusubiza ku ishuri ukiga koko kukiri muto ubwo simubwiye ubuzima bwose naciyemo ntabwo azi wazi kuko gutyo nkunda umwana w'imfubyi biberaga hariya kwa mama Prince nta bundi buzima bwanjye azi nk'uko n'abantu bahurira mu mujyi gutya twahuye we buriya nta n'ubuzima bwanjye zina n'isaha sibyo ndakuri ku dusangiza kandi twaranabyaranye niwe papa w'abana banjye babiri yego turabana ndavuze nirekana isura rero no kwishuri ubwo nigira muri secondaire Muhondo rero kandi wa gatandatu nawo aba wize narawize ariko sinawurangiza nigaga ibyanjye sinabigusobanura niga mfamugira gute noneho igihe kiragira rero sinanamubwira nti ni wowe uzandihira ndavuga Farishi zandihira ko ndi umucika cumu yego njye gushaka ibyangombwa muri Farije nsanga wa muntu waje bwa mbere aho natangira akabwira mama ngo subiza abana mu rugo umunsi ndi ku rondo ntacyo muraba yararaga ni rondo nsanga nibo babaye umucika cumu ngo ukomeye aho ngaho ihura urumva ibyo bintu ukuntu bimeze ambonye rero natubonye wagira ikibazo kuko twari tumuzi n'ibyo yakoraga byose yego umva yaradutandamiye ntitwabona n'ingemeza aravuga ati ndabaha ibihe byangombwa ko mwebwe mwari ibyitso by'inkotanyi ndabaha ibyanditseho ngiki ubwo njye rero abantu batangira kuvuga gutyo netaga nongera nkumva birizunguje mpita mva mu ishuri nanone ndigendera uwo munsi yambwiye ati mwari ibyitso by'inkotanyi niho natangiriye kujya muri perezidanse njye muri perezidanse najyaga nabanje kujya ari nimero urabona ari nimero bajyaga batanga ngo muzahamagare ngo kwijana ngo cyangwa kuki ngo muzafashwa nyine mufite ubuhamya nigera ngeraga hano ku musozi nkaba ndahamagaye kugira ngo namabwire ati ngiye gupfa cyangwa mbwire n'ikindi kintu gikomeye baze bamfate mbone perezida mubwire ibibazo byanjye ibi byose nta byabaye nangira kujya muri perezidanse ubwo barumuna banjye nabo ntibabonye ibyangombwa wa mugabo arabitubujije aradutandamiye kugira ngo tuzagira me ijambo tukajya mu bacitse ku icumu bihuru tukazamuvuga kandi ariwe mucika ku icumu ukomeye kandi atarigeze acika no ku icumu atanahizwe ahubwo yari afite n'umugore aramuhibiranya mu ntambara mucika cumu baramwicasha ariko ibyo nimba nta nubwo ari byo nashaka kuvuga ndi kwivugira ubuzima bwanjye yego ndangije ubwo birancanze najyaga muri perezidanse kwa kabiri no kwa gatanu perezida ntitumubone nagize nubwo njyana na murumuna wanjye yego tukabona undi musaza ngo wari umusimbura ni papa nafite n'igihe cyose natangiriye kujya sinyibuka n'amazina yabo ariko nabisoma byose birimo akanyandikira urupapuro ngo nduzane mu Gakenke naruzana mu Gakenke naruzanira meya noneho ariko dufite musaza wacu ukomeye cyane w'umukire
kandi uzwi none uwo muntu wishe ababyeyi bawe uwo musaza wacu kuri papa nyine tavimwe kuri Imana we ni inshuti bamuhanye n'inka ubu namashuta akomeye nanose aho twageraga rero twebwe abana buko umugore muto nyine ari we mama twageraga twavuga turabukwa bitaraga tabatumye bashiki bakanaka twebwe bagahita badusubiza inyuma twebwe turarindagira mbese no kuvuga ngo satani we yaciye muri abo bantu bose dufite icyo dupfana twaraduhagurukira turindagiza ntibashaka ko tuvuga ibyabaye mbese twebwe tumera nk'ibigo nyine ko navuga uwo musaza wanjye nawe ndetse ko naramubabari kana wazamba bari bari mu bantu badutsitamije baradutsindagira batuma tutanafashwa batuma tunomungana ku buryo nawe wibaze mu Rwanda bacika 10 barubakiwe abakene barubakirwa abatwa barubakirwa ariko twebwe ngo twarigetso by'inkotanyi tuburaho tuba ari nazo ziriho none uzaranatsinze tuburaho tuba naka kanya ntitugira ahantu tuba ngo tugire inzu yacu umuryango twahuriramo nk'abana batanu ngo tuganire tunicane nkuko tuvindimwe duhura dufite ahantu duhuriye nkuko ngo hari ikintu kizabanga tukajyayo tukaza nkuko baza hano tukahahurira ubu zige tuba tumaze tuzabonana kuko buri muntu abahe buri muntu abamubye ahisi mujyanye ni uhajya undi ahisi mujyanye ni uhajya guhura kugira ngo tuzahure turabana batanu twicare hamwe kuva muri icyo gihe mu ntambara turi bato ntibirongera kubaho duhurire heza ntawe ubwo muri perezidanse twajyagayo tukavuga nyine ukuntu byagenze ukuntu twabuze uburenganzira bwacu aho tuvuka aho twakabaye tubonera ibyangombwa byacu kucyuma tugafashwa nk'abandi uwo mugabo urimo tukamusobanura tukanavuga no kuntu baba gutwara ibyitso by'inkotanyi nta cyangombwa abandi twageze nubwo tujya kuri FPR tugashaka kurega FPR tukabura aho tuyirega tukavuga ati nimba inkotanyi arizo ziriho ubwo turi imfubyi rero zabo nimba byacu abapfere ari ibyitso byabo turi imfubyi zabo natwe tugira ngo tu reka da satani yagufungiye amayira ugifite za karanga naho wajya he ntacyo nuko wagera kwa meya bakakubwira ngo iki naza na groupe mvanye muri perezidanse nkamujyana kwa meya kwa meya bikarangira nta kintu atumariye tutazi n'ibirimo kuko yagwaga urupapuro rufunze begera n'igihe ngewe nimukiye Gisenyi mbana n'uwo mugabo wanjye ariko nawe abizi ko njya muri perezidanse buri munsi ariko nawe atazi neza ikiba kinjyanye mubwane perezida yanyemereye byonyine cyo kinamubwira none mubwira ko perezida akomereye kandi bagomba kuzayima disaka nawe barakavuga ati rero nibaramuka basi banagubahaye inzu y'umuryango muzana basabe muzashyingure mama wanyu mu cyubahiro muvane muri ryashyamba mugira ahantu mwajya mu musanga icyo cyo yarakizi kuko mama wacu adashyinguye ariko ahantu bamutabye tuhazi none ntago arashyingurwa ntago arashyingurwa nuba ahantu yari gushyingurwa ubu nibwo ngende kugaruka mu bantu ubu nibwo ndi muzima ibyo nabyo nzabikora noneho ndangije bampa unagiye ku munsi wa nyuma turanigaragambya muri perezidanse noneho sister wanjye we yageze n'igihe avuga ati ngewe mfite abantu bamunumyeho perezida baba hanze y'igihugu bashaka kuzatera u Rwanda bakanamwica kugira ngo tuvuge ibintu bikomeye basi tumubone rumva inzira zose twaciyemo yego ko mana baratuzenguruka baje pe batujyana ahantu nyine muri natire hariya mu rugwiro mu rugo harimo amazu menshi batugisha inama bakanavuga ati se ninde wabatumye ibintu murabimbwira turatereka da azabibwira perezida wenyine bamumwana kuri telefone kandi koko umuntu bavuganye twumvaga ari we uretse kuko abantu buri abantu n'abahatari bazi guhinduranya amajwi nabyemera uko numvishe n'abana biganijwe rya perezida rikemera ubanza natwe baraduhaye mu jepe twe tukagira ngo turi kuvugana nande na perezida kandi tukumvijwe ari ryo aravuga ati ubwo kimenye niba ari kuvugana nawe ubwo nge nicayaho aramubwira ati wa mwana rero genda ujye ku ishuri nawe yigaga Gisenyi nzagufasha nzanakurihira kandi koko muri uwo mwaka yararihiwe ajya no kuri farije muri uwo mwaka ni cyangombwa arakibona koko turabyizera ati ubuhanzi wa muntu koko twavuganye nawe ari perezida ariko ngiye nsubije amaso inyuma mbona tutaravuganye na perezida haba mbona baraduhaye undi muntu utari we ariko akavuga mu ijwi rye twe tukagira ngo niwe kuko ijwi rya perezida turarizi ariko uriya manazi no kumwigana
birangira banyandikira urundi rupapuro ngo ndushyire meya wa Gisenyi ndarumushyira ko agomba kunshakiraho ko ntuye nanakodesheje inde meya w'Igisenyi yarindi uwo yitwaga n'iki amazina nyafite mu bitabo ntabwo ngo ndi ko ari muri kangahe 2008 aho ngaho umugabo adukurikiye bari kumva meya wari uyoboye Gisenyi muri 2009 ndaza kwibuka umwaka neza ariko ni maho ngaho hagati maze no kunsura ahantu nari ntuye ahantu ku majengo kwa mama Maria yatse imodoka araza kuhansura ambaza n'ahantu tuvuka ndamusobanurira nimba we byaragenze bite wenda nimba arongeye agahura n'uwo musaza wacu nimba nawe yarahamagaye wa meya w'Agakenke waraguturugunyije kuva kera bakabirindagiza ari meya sinongeye kumubona yanzu bavuza azaduha ntayo yigeze ampa rwa rupapuro kandi yararufite ntiyongeye no kugaruka kundeba noneho rero uko ngewe nageze aho ndavuga ariko ubundi ibintu ndimo ni ibiki umugabo tubana nawe ntanzi nanjye ubwanjye nabaye nk'ikihebe nanjye ubwanjye siniyizi mbese mfite toroma navuga ati nari mfite yahamuka nageze aho rero ntangira kujya mu inzoga sasa ntanywa inzoga nyinshi cyane kugira ngo ntatekereza cyane iyo numvaga ngiye gutekereza cyane ibintu numvaga byarancanze nkavuga ati ari inkotanyi ntacyo zitumariye ari perezida watuvugishe kuri telefone ntawe twabonye ari impapuro perezidanse yanyandikiye nta nzu baduhaye turaho gusa nakumenye kubitekereza nkumva arige natekerezaga nkumva ubwonko hano buri kujya butogota nk'amazi ari kumbabura nakumva butangiye gutogota nkahita menya ko ngiye gusara ariko umugabo tubana we atabizi buri abantu babana bajye babwizanya ukuri buri muntu amenye undi kuko nibyo byubakira abantu njye akakanya ntabwo nubatse umuganje naramunaniye nta n'ikintu umushinze uriya mugabo musaba n'imbabazi ngewe nkamubwira tuzambabarire niba nadukurikiye mve kuri unakimusaba imbabazi ndacyaza naramumwandikiye mu minsi yashize ndamubwira ntimbabarire hari ijambo yajyaga akunda kumwaka ambaza ati ariko fina tuzasazana ni ankunda njye umuganje ramekaga no ku mugongo ariko karande shitani iratsenyera irambwa nari natandukanira na Nyabingi na Karande ubu nibwo natandukanye na Karande ndashima Imana nta ruhare zikimfite yego ndangije ndavuga rero ibi ntabwo byavamo natangiye kunywa inzoga sasa nanywaga inzoga nangira kinywera urumogi umugabo akaza ubwo rakigura ibyuma ngira n'ahantu ku depo ngo nge nanjye ngura ibyuma nkagura ubwo mfite nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 mu kabaga yamaye nakuma nanjye gutekereza abantu nanjye gutekereza abavandimwe banjye ukuntu nakibabona naze n'amakuru nanjye gutekereza umuntu naciyemo nanjye gutekereza none ukuntu isi nkaraze ukuntu none natekerezaga FPR yo nayitekereza n'abanegereje na perezida ubwo nkumva ngiye gusara nkavuga ati abantu bose n'abagome ni gute perezidanse yakwandikira kwa kabiri urupapuro karujyana mu karere k'Agakenke ugasaba ko gatanu ntacyo bimaze kukwandikira undi karujyana mu karere Igisenyi ahantu hose ndazengurutse none nkavuga ni perezidanse yo byarananiye guhaguruka koko ngihagurutse n'abakozi bayo ko badushyire no mu modoka batujyane n'ahandi ibintu byabereye kuri teri bamenye ibibazo byacu numva agiye gusara none atangiriye inzoga umugabo yataha agasanga nasinze yavuga nturavuga iki amwe mutuye hehe Igisenyi mu iveni yo kuri Africana yavuga se nturavuga iki none ubwo sinzi inzoga zose zaduka zitwa turbo rero nibwo zari zikize basise na turugo nashyiraga imicupa 2 zonyine ntuzamenye ko ari ngewe wundi mu mutwaka iby'abana ntabyo nibuka ngo mfite abana 2 nabyaye ko ngiye mfite abana binkurikirane navuga ngo nasamye umwana undi ari ndi ku kiriri mbese kuko umwana wangiyense amezi 3 gusa nubwo ngo nasamye undi mwana uri afite nk'ibyumweru 3 bameze nk'impanga bari n'uduhinja ubwo nanjye Imana uwo mugabo asi no gushakisha arazi gushakisha pe atari afatisha n'ubuzima cyane uretse ubwo afite ubuzima bwiza ariko yamagumva ngo nari mfite umukozi w'umuhungu n'uw'umukobwa kugira ngo basi nawe arebe kuko nanjye nawe umuntu nk'abandi yego
ariko ibyo byose nta nibyo narebaga. Satani ni mubi. Nkasiga abana mu rugo ngenda akaza agasanga umwana arize sinagiye konsa umwana, akabaririza bakamubwira akabarindi makaza, yafungisha kushange akahita afata amafaranga nayo mfitemo akabara yajyanye, nareba musinya abone nuranyibye, kandi ubwo ndi gushinja ngaranyibye ni nawe yamaye n'umugabo wanjye. Ubwo ngamwitunaze nshaka gukubita ndakubita sinamushoboye, n'umugabo munini cyane ugeze ara hejuru no w'umusore. Ubwo nge nanjye bizi gute ni na gato uretse kuko umufatika ndibushe nyuma yuko mbyara. Akandi bakavuga ati umukubise nakwica agafata igipfunza kagikubita mu kunzu, ukabona uruhu rusigaye kunzu. Akanga tubumba mbikoze nkontorora umujinya wanjye, ndakukunda sinana gukubita nkukubise nanakwica, nerekana uko utanshoboye. Ntabwo kwinywera. Nageze igihe noneho nawe bimuyobera avuga atari kubundi umugore kuko nashatse bimeze bite. None ntangira kujya n'umusiga no mu nzu mwisohokera gutya mufatira inzira, narabaye nkazezeye. Ubwo ntangiye numva njyewe nuko nabimubwiraga nabaga numvishe ntangiye gutekereza neza. Urane iyo utangiye iyo urimo gutekereza neza utekereza ubwo buzima bwose waciyemo. Nk'ibi ngibi byose ndi kuvuga nge ntabwo nashakaga no kubitekereza. Iyo numvaga bitangiye kuzamo nahitaga njya kunywa kuya ngo byibagirwe. Iyo namaraga gusinda nkubise muri umugi n'izo nzoga numvaga ndi nko muri Amerika, numva ndi umuntu kizitari n'imfubyi ugiye kwibonera inzu n'ejo bundi ahantu hanini mu bipangu nkibera muri iyo furi. Byatangiye kunshira muri we ngasura muri bwa buzima. None bigeragiye najya kanza nkamukomangira nkanyingurira akanga kunyingurira. None ngazino tuzamadiriye ngahita mfata amabuye nkahera no kuri bidirishya, nkakubita amabuye imadirishya nkamena ibirahure byose no ku cyumba ahantu haryamye abantu. We rero mvaga ntangiye kuvuza amabuye ku mazu y'abantu, yataga ajya hejuru y'abana akabaryama hejuru kugira ngo najyane ikibuye kirenga kikazagera ku buriri aba ari we kigona ikigwe ku bana. Ibirahure bikuzurana mu nzu. We yamara kumva amoshobotse nari gutera amabuye agafata telefone agahita ahamagara ashinzwe umutekano bakaza bakantwara. Ngiye nkarara muri gereza y'Igisenyi rero. Ubwo batwaye ngewe umugabo araye mu rugo nabana ari kumvira shitani. Yego. Nimba ari umuntu wahuye n'ibigeragezo n'uri ya mugabo. Uramugerageje bigaragara cyane. Hako nanjye si yari ngene nampamvu namusabye imbabazi. Noneho handi abapolisi ba mu gitondo zanshizemo iranazindukaga pe. Umva ukuntu yankundaga. Akaza ati subaka amazi uje kumara iki nje kumutwara. Si wamuretse bakambwira ati kuko ubuwe nta soni ugira. Uyu mugabo araye mu rugo abagabo ari bo bananirana inzoga. Biba bimeze bite ubwo bakabazi ngo ni inzoga ariko batazi ibindi mu batazi impamvu byose bo bazi ngo ni inzoga no kunanirana. Kumbe ni ibikomere ngewe ni ibintu nabonye nyiri muto n'ubuzima nciyemo byandushije ubukuru byo byakuraga cyane speed gukurusha ngewe ukomura. Yego. Ubwo bakaba baramfunguye akanyana kansubiza mu rugo nkicara akanyigisha kambwira ati watuje kuko watuje uracyari muturi kwiyicira iki ndagukunda basi swabuze ibyo kurya basi izi nzoga byakunaniye kuyireka nge nyikugurira uyinywere hano kuko ne yanywaga inzoga basi nge nkujyana mu kabari bikagera n'igihe anjyana mu kabari akambwira ati ngiye nta kibazo ndagenda muteruye yaranamekaga ku mugongo cyakana niterura gutya mu biganza akanjyana kangeza mu rugo. We nta kintu atakoze ngariwe ko nasubira mu murongo tubane biranga kumbe ukwazi ko ari kunsubiza amahubwo niko bigenda bikura. Cyageze igihe nawe abona none atakibishoboye ansiga mu nzara yigendera inzara yindekira bati ndayikurekeye nari kintu nkuyemo ndavuga nigenda ubwo ndanywa we mbamvuye Igisenyi mitangaruka hano mu Ruhengeri ngo ndimutse musizeyo ubuzima burancanga ngeze hano mu Ruhengeri bwarancanze n'ibintu byose nifite mu nzu ndabigurisha maze kubigurisha ntibyakomaho njya mu nzu y'ibihumbi 3 hano mwibereje inzi tuzo ikirangarira none ngira nubwo mburi byo kurya n'abana nayigurisha nzigana amatora yonyine n'ikiringiti nifite imbabura n'isafuriya ahantu nabaga kari nk'akastowa urana zino nzu bubaka nyine nini zifite agastowa ku ruhande. Yego.
akora niko bari bankodesha 3,000 naryamaga nategaga rimwe ku munsi nkazimya imbabura nkayireka hanze kugira ngo ihore neza nkaza kuza kuyanura nzi ko yahoze ngegura amatora gutya nkayishyira munsi y'amatora mu mirambize n'abana tuba muri ubwo buzima David ubukene tubura ibyo turya n'umutima nonambwira ati basi genda ujye no gusaba n'imbabazi yego umugabo ahubwo ubwo nanjye nkaguma nishakira umuntu afite kawarajya kama nk'inywera yego kugira ngo nanone mbyibagirwe ndangije muri umuna wanjye nkurikira yabaga ku wundi musaza wanjye wo kwa data wacu ngo i Kigali sinzi ukuntu ubwo nawe yari yaragiye kuko yari yarize ajya muri segonderi arangije segonderi sinzi ukuntu nyine bahise bakubitanye ngiye kumva numva aramamagaye nari mfite matushe ndagiye mvaho ndangije ni kari kabagore beza ahubwo mugabo yaranguriye ko sinigeze nkagurisha rero muri ubwo buzima ati nahuye na Damari uwo niwe musaza wacu yaranakumbajije namubwiye ko mu Ruhengeri teje muri rero ngazahaza azaguhamagara gusuhuza nese mvuga nawe ni Imana ishimwe ubu turaburara uyu munsi n'ejo ariko ejo ntabwo tuzaburara azaduha amafaranga kuko nazo azaduha amafaranga n'umukire ni n'umurokore wo muri ADPR azanahita abona ubuzima bwanjye bwose wenda se Imana ubu wenda ngiye kukubona nari ndavuga ni Imana ushimwe kuko wona mukoreyemo akaba agiye kuza kutureba yego uwo munsi telefone umva nabaga nyifite gutya no muri toilette narajyanaga umunsi urira niyaduhamagara noneho ndiheba ndavuga ati yemwe handi n'undi turaburara abana banjye barampfa Mirenda mamaganire kadani ntabwo yadusuye atubanza ubwataje ubwazaba ajyazazira cyose azabavugisha ndavuga ni wapi ntabwo ndajya gupfa n'umuntu kuba byo nyine yagize n'umutima wo kudushaka reka ngewe ubwo mpayoboze ngeyo mbaza Mirenda ariko ubundi batuye ahaganaye arandangira ndangije ari umugore twaturanye acuruzaga isambaza namugani wanguriza itike nkajya i Kigali ko bamamagaye mu rugo niko nivugiraga ko mu rugo bamamagaye unyende bampa amafaranga yo gucuruza ndaza mitenyago ati subwo baraguha nkangaye banamubwiye 100 umva naro yatindijemo yirukangira hejuru yayisamitiki ndagenda ngere nyine muri Nyabugogo ingera ku Gisozi nkuko mere yagiye ahandangira ndazamuka mu Gacingira ngera mu Kiyembe irambwa ati aho ngaho mu Kiyembe hageze ubana hageze ndabaza rero abantu bawo amuvuga amazina ye n'ibyo akora banyereka igipangu ndagenda ndakoma nsanga harimo umukozi abandi bagiye ku kazi ubwo natwe kanagaye tubindi kumwe natwe baratashye nimugura barahansanga aransuhuza atamakuru ni meza tujya ku meza ariko mbona ntago birimo neza mbona ukuntu bandeye ibyo batanyishimiye ko navuga se ko ari abanyamugi cyangwa wenda niko ndi kugaragara ubwo nta kundi turarya nyine ku meza turangije kurya banyereka aho ndarara nabo bahita bajya kuryama nta kintu tuganiriye mu gitondo mbyutse cyangwa bagiye ku kazi nirirwaho ndavuga wenda buriya turaganira umunsi se ko ninjoro nta kintu banganirije nimugora avuye ku kazi aransanga nkubise ijisho ahita amaze ati muzataha ryari nanjye mpita mubwira ngo ejo ariko nitanumva noneho citse intege ndavuga abantu ibyo ni nabonye nibyo nanubwo banyishimiye nejo nuwo munsi tujya kumeza none ubwo nani ijambo bamvugishije ngo mwiriwe mute cyangwa iki wapi bahita bajya kwiryamira nanjye ubwo nsubira muri cya cyumba bamaye cyo njya kuryama naryamishije abana David ndarira ndavuga se kuko Mana none nzava hano njyaye kwezi kwinzu kwarashize ntabyo dufite byo kurya nta use mu gitondo basi wenda buri barametike bame nayo guhaha n'ishure n'inzu wenda aramvugisha mu gitondo ugatamvugishije nona kana kambaje tuzatarya ariko mubwira nejo urumva ejo byanga bikunda aramvugisha David nabyitse bagiye nicaye muri salo mu ntebe zabo n'igikoma cyarana nema abana barangwa ndeba hejuru ndararama nta n'igihumbi mfite kandi bambaje igihe nzatahira buriya nanababwiye ko ari umunsi ntarongera abantu bahansange ndabigenza ntema funga amaso
soko nahindukiye gucyandika kuri televiziyo nkuko areba gutyo ukabona kari akadekoderi ndavuga ibyo ari byose nuko nakazi biriya karahenda kano karahenda ndangije kandi mbari kari ka TV ndagafungura neza umukozi bwari mu gikoni ngewe nkafukira hano gutya nkahekeraho umwana ndangije ndasohoka namugana n'ingure ndagiye yego turasohoka arongera arakinga ubwo nawe yikomereje mu mirimo ye yego ngewe ngeze ku wanze mbona moto ndayihagarika namubwira turanjyana ahantu bacuruza ibintu by'ibyuma by'amateleviziyo byakoze hari we yagize ngo ngiye kugura ati aho hantu ni mu mujyi ni nta kibazo aha turame 1000 ni nta kibazo abamwese kuri moto wa mwana wanjye imbere nanjye ndi mu mugongo mu mujyi turageze araparitse ati ni hariya nitamva ati nyishyura mbwira uwo ngo ucuruza ni mu mpera 1000 zese gute nifite ikintu nyine nje kukugurisha umuntu apfundanye bana ati si ni yawe idekoderi ni ufite se byangombwa ni amuha 1000 nakatelekomande dakinane nakajyanye ruwa kagurukanye abo nagiye ntanga none yo kurangiye sinabwo kunyena nibuka sinabwo nigera nibuka ibintu byinshi mwagihumbe warigendeye arabyitegereza aracumuka ni kazima ni fresh ibyo maranga umuntu se ngiye kubimbaza yahise ubwo yandika urupapuro ngena namusinya ko nkamugurisha ati ndagwa 15 nimba kana yarengeje ntavyo narinzi nengiye ubwo numvise 15 numva ndishimye umva mitiki ni sawa sinaburana arayama ubwo fana mana cyagimbe cyama 12 ese nandi nimo tunge ngabanya buho ngura abana mata naje kuri imodoka tugaruka Musanze tiyeze Musanze nishyura amezi 2 yego ndahaha ibirayi yego niguraga ibirayi n'imboga n'amakara nigura n'ifu y'igikoma cy'amasaka na gasukari yego sigara nani hafi hakubase ndavuga ati turarya yo kumurumba mu rugo hanjye arampamagaye udamaseni yambwiye ngo warabiki isavuga ko namwigiki ngo dekoderi yego ntabwo nayimwibye nayifashishije pe ni nkaho nayitije nusobanura uko ibintu byose byagenze kunagiye kubasura kamaze ngo ndatajyari kunatanganije n'antiki yamaye nanije nari ifite namaze se nari kubigenza ati rero yambwiye ati ushaka kugaruka Kigali bajya kumwereka aho yigurishije yego akayikurayo nta kibazo yishyura iki ubwo aratwishyurange na mukurange kuva inaha turagenda tumusangayo njya kuhamwereka barayimuha basubiza amafaranga aranadutegera turagaruka ndavuga se ubu yabikora nka mbere ntayize kumwiba nk'aya mafaranga kayama n'ubundi ko ndi kubona ari nayo menshi akoresheje si yajyaga kungira akamaro nkanagenda ntuje koko birarangira nyine turiyizira horenzaho akantu se kuba hitike woya yaduhaye itike gusa turizira nayo mfite ibyo kurya saa cyenda yabimbiri niberaho byabigiye byo kurya birashira inzu igihe cyongera kiragiye ndeba ifunga ndeba haravuga bimba nanone biranze nana hantu wakwerekeza icyo nakoze umutima arambwira ati fata abana ubashyire se ahakorera urahazi kandi we ntabwo arabura ibyo kubagaburira mfata abana ndagenda ndabururutsa ndabamutereka iruhande ngaho ku Gisenyi niho yarakira ndasohoka igipanga abana bararirana n'indarira ndagenda ndenga numva barira nanjye ndira ndagenda nurira imodoka ndagenda urumva iki kintu agira byose rwose atanigiye ankorera yego nashoboye kurera murumuna wanjye nanjye ndi uruhinja ndera urundi ariko ngiye wabona byayo kora byabaga ari ikibazo uza kubarira uri kumva ibintu satani yagiye ankorera yego nk'abantu mwuko mujya mvanga umuntu habo hari abantu bajya wenda bancira batwe bavuze ngo se ngo kukubura ngo yabivuyemo bakurikiranye ubuhamya bwanjye nyine ngo wenda bra ntazabisubira muri kamabwiza ukuri ushize mu yibagirwa cyamwirukansaga n'utaranirwa garamye agira ngo ijoro riri hafi
ngewe aho navuye ninjye ndahasi uretse ubu gukorera Imana nkazayigira inyuma David ikindi usigaje nta n'ikintu wanambwira ngo uva ku Mana niva hose ngeri njye hese ntaho ngewe nzakorera Imana nyiriho mpaka mpfuye kandi ngiye nzaba narapfuye nzaguma nyikorere kuko nzabana nayo ndangije maze kuba David nubwo denze niri imodoka muri gare nta kindi kintu ngo mfite mu ndamira naruhukiye mu kabari muri tete tujye mu kabari muri boîte buranje mbwira abantu mfite ubanya bwinshi cyane nagiye muri boîte yitwa kwa Isa ndabyina ariko papa yive we arabimenya kuko nabaye none ikirara cy'umusazi ngenda no muri boîte we yaraziranye n'abantu bahandi Musanze bibirara kuko nabimaze n'igihe ikinini twarahavuye ituye imbere apangisha ari cyangwa ati nuzamusanga muri boîte uzamuhutira ngo umumene ijisho ngeze muri boîte uruhungu ruraza twa tunaziranye nunaza no mu rugo rumi ngume nkamwe ati ujya mu kabari ushaka miki namaze n'icyumweru ije shobora kuba ari byiki ndamenya ariko ko kari we uri kungira ute kuvuga ati basazana mukubitiremo avemo navamo si ahubwo nibwo natangiye kwibera ikiraro byose David waragiye ndazi ko bajereza abaga muri tete bamwe mu mujyi bagera gute aho naho natangiye sawa ndakuka umuntu arambwira ati uzigira Bugande barabakobwa nyine twari sabo kukibuye bikoraga naho buraya aho ngaho mu kisoro nyine bakora no mu bubati ngewe nambutse na n'umuntu twambukanye ifite ayo makuru gusa ntambuka umupaka naciye muri pani ngera mu ngagi nsanga umuntu afite akabari nyine ahita nyihera akazi ubwo navuye nyine ibya hano mu Rwanda ubwo ngeze mu by'Ubugande umuntu ahita nyihera akazi mu kabari naga ndi muto ndi na keza nta kibazo n'ubundi nabyaye bari abana banjye utanamenya ko nabyaye nanutse umugabo ataramenya ayo makuru umuganga yamenya ayo makuru kuko nagiye Uganda ko wabyaye umwana mbere ntabyo yarazi n'ubu ngo kugira ngo azabimenye azabibona kuri channel mu Ubuhamya nibwo azamenya umugore yari afite uwari we ari yindi yego ntabyo wigeze namubwira oya uretse ko namwandikiye message bye n'ubese waje kubyandikira umuntu koko namusabye imbabazi gusenge namwanira gutereye igihe narakubabaje mu buzima utarigize umbabaza ariko ibyo nagukora byose uzambabarira nawe arangije aranyandikira arambwira ati igihe cyose tumaranye n'igihe tumaze bitandukanye ubu nibwo mvuganye nawe n'amarira akazenga mu maso arambwira ati nakubabariye ubwo nese nyine nikora mu kabari David ninywera amayoga ndisambanira Satani none hatangira kunyereka kuko isi none hindyoheye ariko nabwo najya gutekereza sinegeraga nimera ko ibitekerezo byanjye bigaruka ari bizima bigarutse ari bizima nahitaga mpangayika nkanahita nibuka uwo ndiwe nanjye nakoraga ibishoboka byose kugira ngo ngume mu bintu by'ikinyanyine mu bintu bitabaho mu isi mfite mu mutwe numva wenda kino gice cyo mu Bugande twazagikomeza ikindi gihe basi dufashe igice cya mbere cyo mu Rwanda tuzagarukaho episode byacu bizajya bigenda episode ubu twatuvuze ibicu byo mu Rwanda reka dushishikariza abantu kuzakurikirana igice cya kabiri wenda ku jambo rya nyuma tukiriho mu buhamya wagiye uvuga wavuze ko washatse guhura na perezida kugeza no gukusamutira mwana agahura urakifuza guhura nawe cyane kandi mfite icyizere ko tuzanahura uragifite perezida wacu n'umubyeyi nzi neza ko muzahura kuva narahuye na Yesu ngahura n'Imana yo mu ijuru ikanyemera n'igihugu cyanjye kizanyemera n'ibyangombwa nzabibona na perezida azatubona tuzanagira gakondo mu gihugu cy'u Rwanda tugire n'inzu yo kubamo kuko turi abanyarwanda nzamubona rero mfite icyizere nukuvuga ngo nta byangombwa by'u Rwanda urabona nta bihugu bafite iby'Ubugande gukora iki ngo bibone ntago uri kubishaka yabo nibwo ndimo kubitangira kuko naje n'ubundi ndwaye n'ubuhamya bukomeye nyine urumva iyi episode ya mbere dukoze ubu nibwo ndimo gukira nibwo ndimo kubona imbaraga
nshaka gutangira nyine gushaka irangamuntu mu Rwanda nkagira irangamuntu nk'umunyarwandakazi nkagira icyiciro mbese nanjye nkaba umunyarwanda nk'abandi kuko n'ubundi nta cyiciro urabona nta kintu sinabona icyiciro ubu wivuza gute nta nifuza bisanzwe ni ukuvuga ngo ugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ubone ibyangombwa umuntu ashobora kwibaza ati musaza wawe umwe wagukubitaga ubu ngo muravugana turavugana n'ejo bundi twari turi kumwe mu cyumweru gishize uretse ko nyine atampamagara kuri telefone ariko hari ahantu twahuriye nyine n'ubundi mu muryango sinawe gusa n'abandi twaravuganye turavugana waramubabariye we naramubabariye njye nababariye umuntu wese nababariye abantu bose abo nzi n'abo ntazi buri muntu wese uzi ko yamemukiye wenda wakwicara akavuga ati uriya muntu naramuhemukiye cyangwa iki narababariye nanjye narababariwe ndi umwana w'Imana. Rero tugana ku musozi turagira ngo niki wabwira aba bantu badukurikiye mu buzima bibazo baba bari gucamo niki kiye kintu wababwira? Ikintu nabwira abantu mu bibazo bari gucamo mu bigeragezo bitandukanye ntazi buri muntu ufite ibigeragezo ari gucamo bahumura amaso buriya tugira imitima nayita wenda kamvuga ibiri dufite umujyanama n'umuyobya uwo mujyanama rero ubu namusobanukiwe ubwo kuko n'umwuka we yego umuntu agira amajwi abiri mu mutima hari ijwi rivuga cyane rihubutse ari naryo rishukana hari n'irivuga ryitonze kandi rikajya rigaruka buriya rero ntabwo warimenya utari wabona umuntu urizi ngo ari gusobanurire cyangwa nk'umuntu wabiciyemo abikubwira umuntu yakaba yajya aryumvira nyine ariko ibyo barimo nyine basenga Imana izabibakuramo basabe n'imbaraga z'umwuka birabayobora amen kandi bazabivamo abayabikibirimo barimo kubivamo na Imana bakomeze ibagire ubuntu nk'ubwo yangiriye Imana ibatabare mbese mubatabare amen tabazi bw'Imana ngo bagire icyo nsenga nkasengera buri abantu kushwe n'isengero kavuga nti Imana aho narindi Imana hari benshi bakiriho ndabazi naho nabasize n'ibiki byose basanga batabare mu mafite uwo muhate wo kuririra abariyo kuko ngewe navuye kandi Imana y'amahoro yahabike amen bo sinzi wenda hari umaze gukizwa hari impano nyinshi umuntu aba afite byibura ibi bintu hari impano Imana yaba yabiguhayemo azi ni impano Imana yaba yarakongeye muri iyi minsi Imana yamfashije kumenya uwo ndi bune kwisobanukirwa akiburirimba iyo twarayibonye kwisobanukirwa no kuvuga ngo ndi umuririmbyi icyo ni icyambere ndi umuvugabutumwa kabiri ndi umutangabuhamya gatatu mpamya ubuhamya bw'umwami Yesu mpamya ukuntu ashoboye ukuntu afite imbaraga ukuntu ari umunyembaraga ukuntu akomeye mbese ukuntu afite ahantu gukura hakomeye n'abantu banzi nkanjye ubwanjye urugero ngewe utangaho urugero abantu banzi uko nari imeze naho narindi naho ndubaka kanya nabo bavuga ngo Yesu urashoboye amen bo turagira ngo utange nimero yawe hari umuntu ukeneye kumuganira ufite ibibazo kuririmba ivuga butumwa tambutse ubuhamya cyane ngo utange nimero yawe. Nimero yanjye ni 07 8 40 8 kuhisubiremo ni 07 8 40 no kuri channel yanjye irahari kandi abazagirwa umugisha wo gukomeza kumurikirana kuri channel yanjye bazajya bakomeza babona ubuhamya bwanjye uko bugiye gukurikirana. Rero reka tubashimire mwe mwese mwakomeje kudukurikira na MUTESI nawe tunamushimire kandi tunabakumbuza episode yacu ya kabiri izahera muri Uganda. Zahera muri Uganda. Nituva kuri episode yo muri Uganda tuzakurikizaho yo muri Saudi Arabia. Nituva muri Saudi Arabia
yewe ni nyinshi aha ubwo urumva rero turacyafite ibintu byinshi tugiye kubabwira uburyo yageze mu Uganda ubuzima yabaye muri Uganda uburyo yageze Saudi Arabia nabyo bizatambuka hano n'uburyo yagarutse mu Rwanda n'uburyo yagarutse mu Rwanda okay turabashimiye cyane nawe tunagushimira ciao ciao